igihugu cyiza cyane twateguriwe n'Imana, tugitegereze twizera ko Data wa twese akitubonereza n'amahirwe kuzakibamo. Harigiza muri cyo gihugu cy'iwacu, haratatswe harahimishijwe hubakishijwe amabuye y'igiciro, ni heza hahora amahoro atemba itoto, hari umunezero utagira ingano. Harigiza muri cyo gihugu cy'iwacu, haratatswe harahimishijwe hubakishijwe amabuye y'igiciro, ni heza hahora amahoro atemba itoto, hari umunezero utagira ingano. Amabuye yubatse urwo rurembo, ni yasipi, safiro na karekadoni, simaragido, sarudoni, tisi, sarudio, kirosolito, beruro, topasi, kirusofaraso, muagido, ametusito, niyo mabuye yubatse urwo rurembo. Dore amabuye yubatse urwo rurembo, ni yasipi, safiro na karekadoni, simaragido, sarudoni, tisi, sarudio, kirosolito, beruro, topasi, kirusofaraso, muagido, ametusito, niyo mabuye yubatse urwo rurembo. Ibizima bine n'abakuru 24 hamwe n'abamarayika bahora bikubita imbere y'Imana, bavuga bati Mana yacu uruwera, 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 Mana yacu uruwera. Nitugera mu ijuru bizaba byahindutse, tuzaba tubyinagira gitware turi kumwe na Yesu. Amena. Nitugera mu ijuru bizaba byahindutse, tuzaba tubyinagira gitware turi kumwe na Yesu. Elene Jawaiti ubera imwiyere kwa elesigiza igihugu kiza tuzabamo, maze nawe yifuza kwiberaho hano muhanuzi. Elene Jawaiti ubera imwiyere kwa elesigiza igihugu kiza tuzabamo, maze nawe yifuza kwiberaho hano. Yabonye igiti cyera uburyo 12 Yamamuchigisa ino kujya kuri icyo giti, maze Imana iramubwira ati bikiwe n'abandi basize izina ryanjye. Yabonye igiti cyera uburyo 12 Yamamuchigisa ino kujya kuri icyo giti, maze Imana iramubwira ati bikiwe n'abandi basize izina ryanjye. Mukomeza kurukira n'ukukageza gupfa 140
tuzifataniriza hamwe kujya kuri icyo giti. Komeza kugira n'ukugeza gupfa ibihumbi ijana na mirongo ine na bine, tuzifataniriza hamwe kujya kuri icyo giti. Mbega uburyo tuzanezererwa aho abagenzi batumuruho, icyamama babanga nguruka bigirayo nyibanira n'uwaducunguye. Mbega uburyo tuzanezererwa aho abagenzi batumuruho, icyamama babanga nguruka bigirayo nyibanira n'uwaducunguye, nyibanira n'uwaducunguye, nyibanira n'uwaducunguye. ntabwo bakekaga ko uyu munsi mwagombye kubona. Kuva rero umwami ari ubikoze, mu byanditswe dufite ijambo ritubwira ngo mu bibaho byose tujye duhora tugenza uti dushima. Ibyo byiza turabimushimira, izina rye rihabwe icyubahiro. Umwanya tugezemo rero ni wa mwanya mwabwiwe ngo ni icyigisho. Hari benshi bakunda kureba ku masaha, hari n'ab'amahanga mu kwandika, naho murebe ku masaha yanyu mubwire ngo ni igihe turi kujana muri gahunda mumenyereye saa 4 zuzuye, nuko ngo icyigisho kiba kigenze kiba gitangiye. Ubwo rero hamaze kugenda igihe nanone kirenga isaha nzima, ariko yatwawe n'ibyiza. Hari ubwo yapfuye ubusa, n'ibyiza byayitwaye. Ubwo rero igihe mwakwibwiraga ngo icyigisho wenda saa 6 kiraba kirangiye, ntibiri bushoboke. Uri kujana no kuvuga ngo gahunda y'uyu munsi ntabwo isanzwe. Mwaranditse ngo ni ka meeting, ni amasaha atasanzwe. Niyo mpamvu mwabonye na korale zabaye nyinshi, ariko umugambi ntabwo ari uwo kubagondoza ngo mutindaha, kuko tuzi yuko umubwiriza yanditse ngo kwiga cyane binaniza ubwenge. Iyo umuntu yize cyane akiga byinshi nabyo bishobora kunaniza ubwenge. Ariko reka tuje ku mugambi, nuko gusa noneho icyo twabanza gukora wenda Abanyarwanda muri rusange, intara zose enye zigize u Rwanda, Abakongomani, Abaganda n'Abarundi, twagombye kurambura amaboko y'urukundo tugahorana, mbabwira ngo Uwiteka abahire. Igihe abenshi cyari kibaye cyinshi tudaherukana, ariko noneho umwami arabyemeye. Tugiye kuganira ijambo risa n'ikibazo. Ijambo tugiye kuganira rirasa n'iki? N'ikibazo. Tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo inzira zibaye nyinshi, inzira y'ukuri nayibwirwa n'iki? Mwamaze kuryumva? Ndashaka ngo abantu bitwa abadamu, igitsina gore cyangwa abategarugori, abariho badusubirira mu mutwe w'icyigisho. Murumva ukuntu basubiyemo? Keneye abagabo nabo numve. Iraha bitwa abana barimo, abana gusa barihe? Bigaragara ko barangaye gusa, barenga uburyo abantu babaye benshi, ntibibagize icyo tugiye kwiga. Ijambo ratubwira ngo mbese ko inzira zibaye nyinshi, inzira y'ukuri nagenze ute? Ndakeka ko mwese aho mushobora kuba mutuye mwakoze ingendo. Iyo umuntu ari umugenzi akaba agenda kandi akaba afite ingorane yo kutamenya gusoma, kuko njya nkunda kubona ahantu hari amashangajiya, ubwo icyo ni igikongomani mu munsize n'igiswahili. Turi kujana cyangwa wenda ubwo nashatse ngo ubwo manze mfasha biwacu. Turi kujana kuko bajya bavuga ngo ujya gutera uburezi agenza ate? Arabwira. Kandi ijambo riravuga ngo ukunde mugenzi wawe kuko ugenza ute? Kwa rundi wikunda ubanza kwikunda, ni ruguhindukiriza ukarukunda nde? Mugenzi wawe. Tukumvikana? Noneho umuntu utazi gusoma, utarageze ku ishuri, ariko akajya kugera ahantu bita ngo ni mu mashangaji, aho amayira agenza ate? Ahuriye ari menshi.
hakaba hari ibyapa birangira abagenzi. Noneho wenda abongerezaho bakunda kuvuga ngo ni kuri round point, aho nihageze asanze imihanda n'amayira zihahuriye ari nyinshi, ariko ikibazo afite ntabwo azi kugenza ute gusohoka. Ibyapa birangira abagenzi inzira bisanzwe bihari, ubwo arabigenza ute? Kandi nta muntu ahabonye wari bubanze kugenza ute kubaza inzira. Hari igihe wenda mu mutima we yakwibwira ati reka ntombore ndebe, nkora ubufindo ndebe ko wenda ndahamanya n'inzira nyayo nkurikiye. Ihereza bigenjeje gutyo ntiyatinda kuzageramo imbere agasanga ko yayobye inzira. None natwe muri uru rugendo rwo kwizera turugezemo, umutwe w'icyigisho uje ari ikibazo utubaza ngo mbese ko inzira zibaye zingana zite? Kuba twahuriye ino mu minsi yashize numvishe ko hari aho bageze basanga hari n'abandi bari mu mavuno, kandi n'iyi saha mu rukumbi ndangururagiye bateranye ku buhe munsi? Aha, ubwo se uwahagera asanga nta Bibiliya bafite, barazicaranye, amashakoshi arimo ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi nabo bagenza ute? Barabifite n'abandi muri uyu murenge kuko batabuze. Abenshi rero babirebye nk'abashitsi bacu twararitse, abenshi batugendereye umwuka ari ubararitse, abagiye babona uruja n'uruza rw'abantu bagana amateraniro bagize amatsiko, ariko banamaze kugira amatsiko bari kumva n'andi majwi. Hari n'abandi babonye baje ahandi, hari n'abandi babararitse. Ibyo rero bigaragaza yuko nabo bageze mu mahuriro y'amayira. Inzira zibabanye zingana zite? Nyinshi. Birakwiriye ko bibaza ngo inzira y'ukuri nayibwirwa ni? Uwo mugiye kuganira nawe ku mazina yanjye ni Tindi Ezekiel, nta kindi kirenze kuri. Gusa aho ducumbitse ni muri Kongo, duhuje urugendo rwo kwizera. Konferanse tubamo ni imwe gusa, nibera muri inyo ya Masisi muri federasiyo ya Gicanga mu itorero rya Gicanga. Nta yindi myirondoro irenze iyo, turamenyanye wenda n'abari basanzwe bumva amazina tutaziranye ndakeka ko tumenyanye. Tuje ku mugambi rero, ubwo inzira zibaye nyinshi, inzira y'ukuri twayibwirwa ni? Ese iyo nzira kugira uyimenye bizasaba ubuhanga? Ese hari bizagusaba kubanza kujya kwiga za kaminuza kugira ngo uhabwe amadoktora uzamenye inzira? Ese bizagusaba kugira ngo nibura wenda ujye kwiga uhabwe impamyabumenyi kugira ngo inzira uzayimenye? Turebe abazamenye iyo nzira. Murambure Yesaya 35 umurongo waho. Yesaya igice cyaho ni cya 35. Umve umuhanuzi w'Imana icyaraza kutubwira. Umurongo ni wa 8. Haravuze ngo, Yesaya 35 umurongo wa 8 haravuze ngo, kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa iyo kwe, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izabiya babandi, abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Ndasubira muri iri jambo. Abagishaka umurongo mujye mwihutira na Bibiliya zanyu kurambura bwangu. N'urupapuro rwa 686 ku bafite Bibiliya wenda yaba iri mu ngano ya Bibiliya nzise. Ni Yesaya 35 umurongo wa 8. Haravuze ngo, kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa iyo kwe. Hari inzira izitwa nyabagendwa, ariko inafite n'izina. Iyo nzira izina ryayo yitwa kwe. Turi kujana? Hazabaho kandi hazabaho inzira nyabagendwa, kandi iyo nzira izitwa inzira yo kugenza ute? No kwera. Umurongo ukurikira uvuze ngo, abanduye imitima ntibazayicamo. Hari abatazayinyuramo, ntizanyurwamo na bose. Icyambere condition, abantu banduye imitima bo ntibazagenza ute? Ntibazayicamo. Ijambo rakomeje ngo, ahubwo izabiya babandi. Hari abo bari gutunga gatoki. Abambere abanduye imitima bo ntibazayicamo, ariko ibanyirayo bitwa babandi. Turi kujana? Harakomeje ngo, abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Amina. Abanyabwenge nibo bazayikurikira. Abize amashuri menshi nibo bazayikurikira. Abafite impamyabumenyi nibo bazayikurikira. Turi kujana? Aha. Ibyanditswe biratubwiye gusa ngo naho abo bagenzi baba ari abaki bazayoba. Iyi nzira kuyiyoba bwaba ari ubujiji bwawe bwite. Turi kujana? Cyokoze uramutse urwaye mu bwenge ukagwara mu bitekerezo, birahagije ngo inzira uyiyoba. Turi kujana?
uramutse wagwaye mu bwenge ukagwara mu bitekerezo, iyi nzira wagenza ute? Wayo. Iyi nzira rero yiswe kwe ni inzira ija mu ijuru, ariko noneho ahihera hari andi mayira angana iki? Menshi. Kandi abazayirangirwa bakanayimenya ntabwo tubwiye ngo nuko ari abanyabwenge, ahubwo turabwiye ngo naho baba ari iki? Ninde wavuguriza iri jambo Imana yandikishije? Kuyoba k'umuntu kuzaterwa n'ubuswa bwe. Kuko turabwirwa ngo ab'ubwenge Imana yahamagaye, simuzi aho mubisoma mu isezerano rishya, ngo ntabwo bagana iki? Ari benshi. Ab'ubwenge bw'abantu ni ukuvuga ngo abize amashuri Imana yahamagaye bo ni bake. Turi gushakirana imfura zahamagawe zo mu bantu nazo ni zingana iki? Ni nkeya. Irangije ikoranya abaswa bangana iki? Benshi. Abari bizana imaze kubazana ngicyo yari igendeye gusa ngo kwari kugira ikoze isoni iki? Abanyabwenge. Turi gushakirana ngo hari impamvu Imana yazanye ubwo ruvange, izana abitwa baswa. Umuswa rero mu bwenge bw'iyi si bamwerekana ko ari utarageze ku ishuri, ariko ntibivugitse ukabuza ubwakavuki. Uko ishuri tujya dukunda gukoresha imvugo uko ishuri ritamara ububwa. Turi gushakirana ishuri ntabwo rimara iki? Ni impamvu kivuze iri jambo abenshi babyita ngo wenda ndatukanye. Muzarebe muzasanga umuntu afite amashuri menshi ariko usange sigara, niko turayivuga, itabi ntiriva mu ntoki ze. Kandi yagenze ute? Nureba uriya muntu wakoze itabi karito yayikoreyemo arandika ngo fume est préjudiciable à la santé. Kunywa itabi byangiza ubuzima. Kuri farde imbere uzasanga bihanditse, kuri paki uzasanga bihanditse, ku mwamburi wagenewe itabi uzasanga bigenze ute? Usanga umugabo ufite za masters itabi agenza ati ubwo se afite ubwenge? Afite ubwenge? Ariko ubwo umubwiye ngo igifaransa kivuge yakivuga neza, icyongereza yagifinyora neza. Turi kujana ariko ubwo ntabwo bwitwa iki? Ubwenge. Nga kenshi Pawulo yararebye yitegereza abanyabwenge nk'abo ngo Imana ngibategesha uburiganya bwa nimibategeka. Abo rero mu buryo bw'isi barubahwa, mu buryo bw'isi bagaragara ko bagira icyo bayimariye, ariko hari ubwenge bukenewe. Yobu yari yabwitegereje arangije aravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nibwo kugenza ute? Ba bandi bagaragara ko batageze ku ishuri, iyo bubasha Imana abo bitwa abanyabwenge, bitwa injijuke. Niyo mpamvu na ya nzira yiswe yo kwera batazagenza ute? Twagendanye kuri uyu murongo. Imana kuva mbere kose yagenye uko habaho itorero ryayo ku isi, kuko aribo abantu b'abanyabwenge bagombye kuyubaha bakerereza amategeko yayo. Abo bantu yabatoranije muri bande? Gutegeka kwa kabiri igice cya karindwi. Bunyaruke gutegeka kwa kabiri igice cyaho ni icya karindwi, kumve iki byanditswe bitubwira. Gutegeka kwa kabiri igice cyaho ni ku mubare wa karindwi, ndetse umurongo turi buze guheraho ni umurongo wa 6 niho turahera. Haravuze ngo 7-6 gutegeka kwa kabiri. Ndumva mukirambura impapuro. Kuko uri ubwoko bwereje Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yirongeye. Hari abari kubwibwira ijambo, ntabwo muri akahagira. Ndabona hari abari mu isezerano rishya turi mu gutegeka kwa kabiri. Ni igitabo rwose kija mu bitabo bibanza. Gutegeka kwa kabiri, reka mubihanganire kugira ngo tujane. Ni igitabo gikurikiranye no kuba itangiriro kuva mu bitondekanye gute. Gutegeka kwa kabiri 7 umurongo wa 6 haratubwiye ngo iri jambo riravuze ngo kuko uri ubwoko bwereje Uwiteka Imana yawe. Hariho abari kubwirwa nibo bende kwitwa ngirizirizari yawe, kuko uri ubwoko bwereje Uwiteka Imana yawe. Ijambo rirakomeje ngo kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yirongeye. Mu isi hari amahanga menshi, muri ayo mahanga Imana igira bitoranye,
kandi abo yatoranije ngo ni ukugira ngo bayibere iki? Amaronko. Ubwoko yironke iyo bitwa amaronko. Umurongo wa 7 uravuze ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga yandi mahanga yose ubwinshi. Icyo ni icyambere. Ajya gutoranya aba bantu si uko bari benshi. Aba rero tumenye ibanga na Abisirayeli babwirwaga. Bajya gutoranywa n'Imana harandi mahanga, harandi moko menshi, ariko Imana ijya kubatoranya si nuko bari benshi ngo wenda kugira umurimo wayo bazawurangize vuba. Turi kujana kumbe ngo bangana giki. Si uko mwarutaga yandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma ya yandi yose. Bari bake hanyuma y'abandi bangana iki? Muribuka hari uwigeze kubaza Yesu, we ashaka kumenya abakizwa uko bangana. Ni benshi cyangwa ni bake? Yesu kugira asubize ngo ni benshi cyangwa ni bake, kuko ntibyari bimunaniye kandi yari abiyobewe. Arabwira ngo mugire umwete wo kugira ngo irembo rigenze ute. Yesu ntabwo azana ibisubizo byahuranije. Ntabwo ibisubizo by'igihe cyose biza byahuranije. Ati mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye. Ariko yari yaramaze kwerekana uko irembo rigari rinyugwamo na benshi, irembo rifunganye rikanyugwamo n'abangana iki? N'abakeya. None aba bantu bajya gutoranywa nk'Abisirayeli kugira ngo babu amaronko y'Imana, ubwoko bw'Imana irabatoranya, ntabwo yakurikije ubwinshi bwabo. Icyo nicyo cyane. Yarabatoranije mu yandi mahanga si uko bari benshi. Bibiliya iratubwiye ngo ahubwo mwanganaga bate? Mwari bate hanyuma y'iki? Y'abandi. Irabahamagara. Imaze kuyihamagara kugira ngo bayibere iki? Amaronko bayibere ubwoko. Aba bagabo bamaze guhamagarwa nk'Abisirayeli, ni ukuvuga ngo yari inkomoko iturutse kwa Adamu mu rwungikane rwo kugenda abantu biyongera. Bari abo kwa Aburahamu. Muribuka Yosefu waje kubaho ari mwene Yakobo, yirahiraga Imana ya sekuru Aburahamu, agakubitiraho ya sogokuru nde? Isaka, akongeraho iya data nde? Yakobo. Yatondekanyaga abo bagabo bangahe? Batatu. Sekuru yarinde Aburahamu. Uri kujanirana? Yarongera ntiyibagirwa umundi mubyeyi we witwa Isaka. Ntiyongera nanone kwibagirwa ise wa mubyeyi witwa nde? Yakobo. Akavuga ati iyo ni Imana yawe, anariyo Mana yawe, sinayihemukira. Uri kujana? Abo bagabo rero barakunzwe. Aburahamu akundwa n'Imana kuko yakiranukiye Imana. Turi kujanirana? Mu Baroma harandika ngo bimuhaniriza no buke. Yumviye Imana ngo kuko Imana imaze kumuhamagara ngo ave muri bene wabo aje aho izamwereka ngo hari ibibazo atabanje kubaza. Niko Patirashi tubwira ngo ntiyabanje kuvuga ngo ndatunze, mfite imikumbi, mfite amasho, mbese inka zanjye zizabona ubwatsi yo urukuntuma. Ngo niyongeye kubaza ngo yuko icyo gihugu cyaba kera hari ko azabona ibyo kurya bimuhagije. Ngo ahubwo yarahagurutse, Imana itamurangiye yagiye agenda yereka y'Imana iri bugenze ute. Kubwo gukiranuka kwe no kumvira Imana, Imana ntiyavuze kutamumenyesha amasezerano yayo, yarayamumenyesheje yose, irayamurangira neza, arayamenya. Abyara uwitwa Isaka, nawe aramukurikiza kiranukira iki? Imana. Amaze gukiranukira Imana, Isaka abyara nde? Yakobo. Ntabwo turi bwimbike kuri Esawu, nitunaniwe kuyoberwa ko yabyaye Esawu nande? Na Yakobo. Abyara Yakobo. Yakobo uriya niwe wakiranywe na marayika, ahindurirwa izina, yari umuriganya, yitwa Isirayeli. Ubwo rubyaro rwe rero aba ari rwo rutoranye, ari bake, ukomokwaho n'abantu 10 na bangahe? Imana irabatoranya. Hari abandi bari bafite imiryango binini, imiryango y'abantu bakomeye, y'abanyacyubahiro. Imana ntiyarebayo, ireba bariya bake kugira ngo bazayikorere umurimo, batazitwaza ngo impamvu bawushoboye nuko ari benshi. Turi kujana? Aba rero bamaze gutoranywa n'Imana babaye amaronko yayo, ibabitse ibyanditswe. Pawulo ageze mu gihe cye aravuga ngo mbese Abisirayeli baruca abandi iki? Aravuga ngo icya mbere babarusha muri byose kuko aribo babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Iby'Imana byose ijambo ryayo yashakaga kuvuga nibo ryari ryarabikije. Ngo muri icyo gihe hariho abapagani batari bafite Imana rurema, batemererwaga no kuja gusenga, ariko ikintu bagombye kureba rya jambo uko ryagombye kuba mu mitima y'abaheburayo aribo Bisirayeli, rikabahindura rikabatunganya. Ibyo byashushanyaga
cyangwa byagombye gutuma abandi babigiyeho bakiranuka bakazahabwa ubugingo binyuze muri iyo nzira, bo batagiye gusenga Imana ahubwo barereye kuki ku bandi turi kujana. Ariko igihe kigeze Imana yakomeje kwereka Aburahamu iramubwira ngo noneho menye neza yuko ubwoko bwawe igihe kizagera buzanakiranirwa, ndi kubireba imbere kuko Imana imenyera iherezo mu itangira. Bazagoma, nibamara kugoma bizatuma baba abanyage, nibamara kuba abanyage bazakorera ibindi shanga, bazabatoteza imyaka 400. Ari igihano cyo gukirana. Abo nibo bitwaga itorero ry'Imana, ariryo shanga ry'Isirayeli, aribo baheburayo, ariryo torero rya Kinyumu. Nibo babikijwe ibyavuzwe n'iki n'Imana. Ariko kuko Satani Sekibi adakunda abantu b'Imana, yakomeje kubarwanya. Akomeje kubarwanya, igihe kiragera ibyabikijwe n'Imana ntibabigenderamo. Nibuka umugani Yesu yaciye umugani, awuvuga neza, avuga iby'umugaragu, avuga iby'umuntu wasigiye abagaragu be itarama. Arongera avuga ibya nyir'umurima wagiye asiga abagaragu be mu murima. Igihe kigeze atuma umugaragu ngo ajye kumuzanira ku mwero w'ibyabonetse. Mwasomye uko byagenze. Bamwe barabakubise, abandi barabica, turi kujana. Niko umugani usanzwe utubwira. Noneho aba babayeho ari Abayuda, aribo torero ry'Imana. Hari ibintu bibiri turahuza kandi turihutisha kugira ngo byumvikane neza. Dukunze gusoma ngo ipica y'Abisirayeli, turi kujana. Amateka y'Abisirayeli ni ipica y'abaki? Abo bantu birakwiriye uko tubasanisha. Twamara kubasanisha bagasa neza, bamara gusa neza, nukuvuga ngo ibyo bamwe bakoze nibyo nabandi bagomba kugeza gukora. Ariyo mpamvu mvuze ngo hakurya murumva indangururamajwi n'ahandi barateranye kuri uyu munsi. Ariko abo bose urasanga bafite Bibiliya n'umwuka w'iki w'ubuhanuzi. Urasanga bafite imyizerere ya Kidivantiste, ariko usanga nabo ubwabo badahuje. Ibyo nibyo bituma benshi bibaza bagasanga inzira zabaye zingana zite, bagasanga inzira zabaye akajagari. Noneho kuko tubwiga ibyanditswe ngo amateka ibyabaye ku Bayuda ni ipica ku baki kwa Adivantiste umunsi wa kane. Abayuda baratoranijwe, ibyanditswe bimaze kutubwira ngo baratoranijwe bagirwa ubwoko bw'Imana. Ibyanditswe biratubwira ngo ijya kubatoranya bari benshi, bari bake hanyuma y'iki y'abantu ibagira ubwoko yironke, ariyo marongo yayo. Noneho Esaya niwe wari wanamaze kuvuga ngo iyo nzira bazayigenderamo. Cyokoze abazaba bamaze kwandura imitima bo ntibazagenza ute? Kurujana barakomeje mu gihe cyabo bakomeza kugenda badakiranuka ku ijambo ry'Imana. Imana rero kuko yavuganaga nabo inyuze mu bahanuzi ibatuma abahanuzi bangana iki? Barangije abahanuzi ntibabumvi. Ibyanditswe biratubwira ngo igihe kigeze cyo ngituma n'umwana wayo muri wa mugani. Bamubonye ngo baravuga ati nguyu nyiri ibintu nitumwica turabijana biribera iby'abandi. Uwo ni Yesu wageza gute? Wavuga. Abahanuzi babateye amabuye, barabica ntibabumvira, bamaze kutabumvira Imana yohereza n'umwana wayo. None ikintu cya mbere turuze, Imana yohereza umwana wayo ikunda kugira ngo abyarwe n'umugore. Uwo ni Yesu waje kunyurira mu nda ya Mariya, yasiga mu ijuru icyubahiro cy'Imana, yambara akamero k'umuntu. Siko dusoma? Amaze kuboneka igihe kigeze, nuko ibyanditswe biratubwira ngo umugabo Yosefu niwe waje gusaba umwari Mariya. Mariya nyuma aza kubonekwaho n'inda itagira nyirayo, niko nabyita. Ashatse kumubenga, umwuka marayika w'Imana aragenda aramubonekera ati witinya kurongora umugeni wawe kuko inda afite ari iki? Murumva iby'Imana ikora. Arangije Yesu aravuka. Yesu amaze kuvuka, igihe cyarageze Imana ikora ibyayo, abanyabwenge baribo bamamaza inkuru yo kuza kwa Yesu. Kubera ko abanyabwenge aribo bayamamaje kandi igitambyi gihari, abatambyi bahari, Abayuda bahari, biswe ubwoko bw'Imana. Icyo ni ikibazo umuntu yagenza ute? Nibo bari itorero ry'Imana, Yesu yagombaga kuvukira muri bo. Ariko ni impamvu ki nanone Yesu yagiye kuvukira mu muvure. Wifuza byose ratubwira ngo ubwo yerekezaga i Yerusalemu
ari kumwe na Mariya, Yosefu na Mariya bageze mu Yerusalemu bahasaba icumbi, babura icumbi. Inzu bagezeho yose ikabima icumbi, iyindi batashe ikabima icumbi. Ariko ubwo ni wa wundi waremye ibiri mu isi byose, arangije aha abantu impano, abaha amafaranga, bubaka amazu, aje gusaba icumbi wabo bagenzi ute? Arangije aravuga ati ntabwo turi burare tugenda ijoro ryose kuko twanahura n'igisambo, turareba n'ububi bw'abantu bari muri uyu mudugudu. Kandi Yerusalemu yari ituwe n'abubaha iki? Imana. Arangije agana iyo mu gisambu, agana iyo abashumba bagenzi ute. Kandi abashumba bari abantu bitwaga abapagani kuko ubundi batajyaga gusenga Imana, bibera mu masho yabo baragiye inka z'abasebuja. Agezeyo arakirwa, amaze kwakirwa mu kiraro cy'inka, ibisebe bimufashe nuko barabyaye, Beriso ihinduka umuvure w'iki? Uwo mwami w'ijuru waruje ku isi kandi aje mu gihugu cye, aje mube akabura aho yakirirwa, akajya kuvukira ahantu hagenze uti. Amaze kugera aho hantu, amaze kuhavukira, muribuka ko abanyabwenge bakurikiye bagenda ubwo babonaga inyenyeri kuko bari barayize. Bageze i Yerusalemu inyenyeri irazima, inyenyeri imaze kuzima, ubwo bari bageze ku itorero ry'iki? Kubitirirwa itorero ry'iki? Ry'Imana. Babaza y'umucyo ko hari ibintu twumvishe mujya mujujura munabyigisha musoma mu bitabo by'abantu ngo hazaboneka inyenyeri. Iyo nyenyeri twe twayibonye mu kirere tubona itandukanye n'iki? N'izindi. Twaje tuyobora itugejeje i Yerusalemu. Kandi mwigishiye yuko iyo nyenyeri izaranga yuko igikomangoma umwami w'abami izerekana aho yagenze ute? Yavukiye. Twayibonye rero ngaho muturangire kuko tuje kumurama. Abatambyi bari bayibonye, basanga inyenyeri batigeze bagenze ute? Bayibona. Bamaze gusanga inyenyeri batarayibonye, baravuga ati ariko twongere ducekinge mu mizingo turebe. Barongera barasoma bagasanga imizingo iri guhamya ngo inyenyeri zagenze ute? None kubera ko tutayibonye, barashakisha muri Yerusalemu bose ngo bamenye ko ari aho yavukiye, barangije babura na hamwe yagenze ute? Atariko bakitegereza ati none ababazanye ubutumwa hajya ni abatambyi barasizwe baranditsweho ibiganza, ntabwo begeze berezwa uwo murimo. Ubwo si baba babikuye. Murumva ukuntu babanje kubagaya, barabarembye basanga nta mizingo mu bwabo batunze uretse kuyisomerwa, bakaba baravumbye bakumva. Ariko ijambo bari barumvishe bo bari bararyitayeho. Ibyo bamaze kuryitaho rero niho bavuze ati ibyo ari byo byose ubundi nitwe dusanzwe tuzi imizingo, nitwe tunayigisha. Nose niba tutazi aho yavukiye aba babibwirwa n'iki? Barabihinyuye bajya kwiryamira, abandi baravuga ati umubyizi wacu ntabwo uri bupfusa. Uko ubundi twigwa mu ibitotsi ni ngombwa ko dukurikira icyo dukurikiye tukakigeza hehe? Bihereje. Barakurikiye, bamaze gutambuka Yerusalemu inyenyeri irongera igenze ute? Ubwo abatambyi se bari bakihigisha, bo bari bamaze kwigira mu mazu bagenze ute? Barayikurikira ibagezaho umwana yagenze ute? Yavukiye. Baramuramya bamutura n'amaturo. Amena. Birujana? Ngicyo gihe ngabamarayika bo mu ijuru bari bamanutse bicaye ku misozi ya Betelehemu, bamaze kuyicaraho ngo baririmba indirimbo, ngo bafatanije n'abo mu ijuru. Abashumba bari hasi mu gikuyu, indirimbo zo mu ijuru bazumvisha amatwi. Uwo yari umwana wari ugenze ute? Wari uvutse ari we Yesu. Kugira ngo Yesu avuke byari bimeze kuko ari ibintu bibiri nababwiye ngo dushake kugerera ikiyuda n'ikidivantiste. Turi kuja ni ibyo bintu bibiri dushatse ngo dusanishe neza bigaragara. Uwifuze byose tubwira iki? Kugira ngo twumve icyo wifuze byose tubwire urupapuro rwa 31 niba kugira ngo inkuru ijye kwamamazwa n'abashumba byari byagenze bite. Urupapuro rwa 31 na 32 haravuze les hommes n'en savaient rien mais le ciel s'emplissait de joie. Haravuze ngo abantu bo ntacyo bari bazi ariko ijuru ryose ryari ryuzuye umunezero. Abantu ntacyo bari bagenze ute? Bitewe n'ibitotsi byabo, kwibera mu iroro ry'ibitotsi. Abitwa n'itorero ry'Imana nabo bari basinziriye nk'abandi bitewe no kutita ku jambo bahawe, bituma batamenya igihe Yesu yagenze ute. Nashatse ngo kugereranya ibintu bingahe nibimara kumvikana neza tubasoza. Si ngombwa ngo tuje mu mateka menshi y'ikirenga kuko ibyavugwa ni byinshi, ariko ibyo bibiri gusa byumvikana. Hano
baratubwiye ngo abantu ntacyo bari bazi ariko ijuru ryari ryuzuye iki? Umunezero. Un intellect plus profond et plus tendre est attiré vers la terre, la sainte lettre qui peuple le monde de la lumière. Haravuze ngo inyungu yimbitse cyane kandi yagutse cyane yerekezaga ku isi, ibyaremwe byera byari bigandagaje ku isi byahujuje umucyo. Byari bigandagaje ku isi byahujuje iki? Ngo ni ibyaremwe bigenze ute? L'univers tout entier est illuminé de sa présence. Ici yose muri rusange yari yamurikiwe n'ubwiza bwe. Des foules d'anges se rassemblaient sur les collines de Bethlehem. Amatsinda cyangwa inteko z'abamarayika zari ziteraniye ku misozi ya Bethlehem. Abamarayika baramanuka baza guteranira ku misozi ya hehe? Ibyo biterane byagombye kuremwa n'abantu buntu. Abantu buntu basinziriye kubwo kutita ku by'Imana ntibakamenya isaha. Iyo kabitingi yagombye kubera Bethlehem. Ihuruje abavuye mu ijuru n'abo mu isi. Abo mu isi barabura kubwo gusinzira, bari babishinzwe. Nibo bagombye gutegura iyo tariki. Bakakira abo bashyitsi bavuye hehe? Mu ijuru. Ubutotsi bumaze kuba bwinshi bituma batamenya iyo saha. Bituma abajya rimwe bo mu ijuru aribo bamarayika baraza bateranira ku misozi ya hehe? Ya Bethlehem. Aravuze ngo ils attendaient un signal pour annoncer au monde les bonnes nouvelles. Bari bategereje signal. Reka tukoreshe iryo jambo gusa. Bari bategereje signal. Bicaye aho barindi. Bafite amatsiko. Turi kujanirana. Bari kurugwarugwa kugira ngo barebe niba rwose babwirwa ati uje kuvuga. Ako kantu ngo niko bari bageze ute. Bari bategerezanyije amatsiko kugira ngo barebe niba bahabwa akanya ko kujya kubwira isi inkuru nziza. Si les conducteurs d'Israël avaient été fidèles à leur mandat, yabaye abayobozi b'isi b'Abisirayeli barakiranutse ku gihe bahawe iriya manda yo kubwiriza ubutumwa, yo guhabwa ibyashinganye, yo kubana iby'Uwiteka, iyo baza gukiranuka. Il aurait eu le bonheur de participer à l'annonciation de la naissance de Jésus. Bagombye kugira umunezero wo guhabwa umwanya wo gufatanya mu kwamamaza ivuka rya Yesu. Bagombye kugira umunezero wo gufatanya mu kwamamaza ivuka rya Yesu. Yabaye barakiranutse. Iyo bavuze ngo yabaye uyu yarakiranutse nuko ngo burya yakoze ikinyuranye. Ntibakiranuka. Iyo baza gukiranuka bari abayobozi b'Isirayeli, b'Abisirayeli, babandi bari bariswe icyatumye batoranya, suko mwari benshi, mwari bato, ibahindura amarongo ya ubwoko bwabo bwagenze ute? Bwatoranyijwe. Bagombye kugira umunezero wo kwamamaza ivuka rya Yesu. Aravuze ngo epati mais maintenant ils sont mis de côté. Ariko uhereye icyo gihe bari bashizwe ku ruhande. Uhereye bya icyo gihe dore ibanga rihari. Yesu aravutse, abayobozi b'Abayuda bamaze gushirwa he? Ruhande. Bari batagiterana ku isabato, bari batagikeba, kujanirana. Yego. Kwitwa barabi byari byavuyeho? Oya. Kwitwa ubwoko bw'Imana byari byavuyeho? Oya. Kwambara amakanzu se mu buturo bwera no mu rusengero byari byavuyeho? Oya. Ibitambo byari binagenze ute? Aka kantu ndashaka ngo tukumve neza, tukumvise kuko twashatse gusanisha ibintu bibiri: Abayuda n'Abadivantiste b'umunsi wa kangahe? Wa karindwi. Itorero rya Kiyuda n'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa kangahe? Wa karindwi. Nibyo bintu bibiri. Yesu agiye kuvuka, ariko avuka Abayuda baramaze gukiranirwa, batagikiranuka ku by'Imana. Nibo bagombye kuba abambere bo kwamamaza inkuru bakamenyesha abo mu isi yuko Yesu yagenze ute? Yavutse. Ariko Yesu ajya kuvuka barashizwe hehe? Reba kwihangana kw'Imana. Imana ikomeza kubihanganira. Yesu nawe avutse ajya gukebwa amazi iminsi ingahe? 8. Bamwigisha amategeko kandi abo batakiyagenderamo imyaka 10 n'ingahe? 12 irangiye baja kuri Pasika, nawe narihangana agenza ate? Ayijambo. Turikuja mubari cyo kintu aravutse bashizwe hehe? Yigishijwe nabo imyaka 10 n'ingahe? 2. Baremesheje Pasika 12 zuzuye, nawe narakenyera
ayijamo. Arangije agezeyo yifatishwa igitabo cy'umuhanuzi, arangije arasoma arababaza atariko ibi byavugwaga kuri ibi bisobanura iki? Bashoboye kubisubiza kuko yarabateze arababwira ngo mbese aya magambo avugwa uyu muhanuzi yavuze yayivugagaho cyangwa n'undi yayavugagaho? kuko n'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya yarageze ati cyavugaga kuri shami ari we Yesu ubwe wari ugifashe, kandi we yarazi uko amagambo ari wagenze ate avuga, ariko amaze kubabonamo kugwa no kutagendera mu by'Imana kuko byari ngombwa ko ategereza igihe cyagenwe gusa, kuko indi ivukira igihe niyo itavukiye igihe umwana bamwitaga prematire, bigasaba kujya kumurerera ahantu bizarusha bizanatwara na depanse nyinshi. Uwo Yesu arangije rero abana nabo imyaka 12 yose, amaze kubana imyaka 12 abana ari bo banatanga Pasika. Yashushanyaga urupfu rwaje Yesu. Turi kujana yayigiyeho bamaze imyaka 12 barageze barashizwe he mu ruhande kugwa ko bari kumaze, ahubwo 12 yari yo kuba barashizwe he mu ruhande. Imana irihangana kuko mu bahanuzi harimo kuzaboneka kw'integuza. Iriya nteguza yagombye kuboneka yari Yohana. Yohana kaza ari mubyara wande wa Yesu. Uwo Yohana yaza akavuga iby'uwo Mesiya, yakunze kuvuga irye, aravuga ngo ngewe ndababanziriza mbabwira uzaza hehe hanyuma yanjye. Uzaza hanyuma genza ute andushusho ubushobozi. Yakunze kuvuga ngo sinemerewe no kumutwaza inkweto. Igitabo kimwe niko cyavuze. Ikindi kiravuga ngo sinahangara no gupfundura udushumi tw'iki inkweto ze. Uwo nanaza azababatirisha iki? Mwuka ni iki? N'umuriro. Uri kujana? Ubwo nukuvuga ngo Yesu avutse abayobozi b'ikiyuda barashizwe hehe? Uri kujana? Ariko amakanzu y'igitambyi bari banagenza uti yakiyambaye, bari banakivuga ngo itorero ry'iki Imana, bari basanzwe bazi iriya mirongo tumaze gusoma mu byanditswe. Ariko Imana yivuga ngo yamaze kubashira ku ruhande. Yohana nawe araboneka, amaze kuboneka witwa integuza, ariko gutegurizwa umwana umaze igihe ku isi ariko batamuzi. Umwami w'isi yari yaramaze kuyiboneka, hari we Kristo waje gukirisha twebwe bari mu isi amaraso ye, ariko abisi ntibari bazi uko bari kumwe nawe. Yohana aramuvuga. Yohana amaze kumuvuga nawe yamamaza ibye, amaze kubyamamaza yihutira kugorora igitangiga arebe ko cyashira ibintu kuri gahunda. Kiramurwanya, kitumvishije ibye, ayoboka mu butayu bari ajya kwirinda. Kandi isari iki? Cyari umutambyi. Isari iki? Umutambyi. No Siriya yari agiye kuvunira igitambi. Ndashaka ngo twumvikane kuri iri jambo neza. Iriya yari agiye kuri Yorodani, yari agiye kujya ashaka y'abayoboke akabazana mu gitambi. Oya. Ubwo Suriya mwana umurebye ise ni pasito, nawe arangije agiye guhanga irindi dini iriya hehe mu butayu kigendera ku byasi. Oya. Rujana umurebye byakugaragara yuko arasa nk'umuntu wigumuye. Amaze kugerayo atangiza ubutumwa, abenshi bamurikiwe n'umwuka w'Imana bamenya yuko ibyo ari kuvuga ari ukuri, baramusanga. Muzasoma ijambo ngababonye arababwira ngo mwabana b'inshiramwe ninde ubabwiye ngo muhungu mujiza ageze nimukitwaze ngo mufite sogokuru nde Aburahamu. Kuko Imana yahindurira Aburahamu abana muri iki. Akomeza kubabwira ngo ndetse n'ubu intore zigeze ku mizi y'iki igiti cyose gitera imbuto kiracibwa kikajugunywa he. Abo yabwiraga barabaki ibisaza byakuriye mu gitambi, bizi imihango n'imigenzo byari binagenza arahaguruka, ariko wayowe n'umuka w'Imana atangira kubashinja ubugome bwabo. Arababwira ngo bikurikije n'ibyo mukora ntimunakwiye kwitwa abana ba Aburahamu, ahubwo muri inzoka. Ndetse inzoka mbi idahwanye n'izindi, kuko hari n'inzoka nziza, mwebwe mwitwa inshira. Abanyarwanda nibo bajya bamenya inshira neza. Uri kuja? Hari inzoka ziri ingome zigira urugomo rurenze. Inzoka yitwa insharwatsi ushobora guhura nayo y'ubwayo ngo uwiryaga ni igikenya, niko dusanzwe tubizi nk'abakongomani. Uw'igikenya niwe waribwa n'insharwatsi, uko yibonye umuntu ihita yirukankira ikintu. Ariko hari izindi zihangana, abarebye barabareba ngo muri abana b'iki ninde ubabwiye ngo muhumuji uzageze. Turebe ngo Yohana we yahagurutse ikibuga gihagaze.
ndabahitira nanone mu bifuzo byose urupapuro rwaho ni urwa 87 aravuze ngo j'ai déclaré aux instructeurs d'Israël que leur orgueil, leur égoïsme, leur cruauté ont testé qu'ils étaient un race de vipères, une vraie malédiction pour le peuple, et non pas les enfants d'Abraham, les justes et obéissants. aravuze ngo Yohana yabwiye abayobozi b'Israeli yuko ubwibone bwabo ukwikunda kwabo hari ibyaha bari bafite. Icyambere bwari ubwibone, icya kabiri kwari ukwikunda, elere kriyote turi kujanirana, bari bafite ubwicanyi. Igihe waza kuvuga ibinyuranye n'ibyo bashaka bagombye kukunyuza njia za panya, bakaba bakunyujiza ubusamu. Turi kujana noneho ngo yabwiye abayobozi b'ishaka ry'Israeli ko ubwibone bwabo, ukwikunda kwabo, ubwicanyi bwabo, yuko ibyo bintu uko ari bitatu bihamya yuko ari abo mu bwoko bw'incira, umuvumo nyakuri kuri rubanda, ko atari abana ba Aburahamu wakiranukaga kandi bumviraga. Aburahamu yarakiranukaga akagenza ute? Aravuga ati mwebwe ni muri abana ba Aburahamu, ahubwo muri abana b'incira. Babitewe n'ibyaha bingahe? Ibyaha bitatu: ubwibone, kwikunda n'ubwica. Aribwo bugome bari basanga. Ibyo by'ubwabyo byari bihagaje. Hepfo aravuze ngo compte tenu des lumières et les signes de Dieu, ils étaient même purs que les païens auxquels ils se croyaient supérieurs. Aravuze ngo kubwo kutita ku mucyo bahawe bari babi cyane kuruta abapagani bo bizeraga ko baruta. Kubwo kutita ku mucyo bagenze ute? Bahawe. Burya umucyo ni ikintu gikomeye, utawugenderamo biguhindura kuba mubi gusumbya abapagani. Aka kantu nako mukazirikana. Igitumye baba babi hanyuma y'abapagani bamubwiraga ko baruta, bakibwira ko babikijwe iby'Imana, ni ukutita kuki? Umucyo bahawe. Turi kujanirana. Ils avaient oublié les roches d'où ils avaient été taillés, la carrière d'où ils avaient été tirés. Bari bagiwe inganzo bacukuwemo, bibagirwa n'urutare basatuweho. Inganzo bacukuwemo bari baragenze ute? Hahandi yabakuye barahibagirwa. Urutare basatuweho nabo bagenze ute? Barabibagirwa. Parakomeje. Dieu n'avait pas besoin de pour réaliser son dessein. Imana ntabwo yari ikibakeneye ngo basohoze imigambi yabo. Yari kigenze ute? Uwo Yohana yabonetse. Yesu agiye kwivukira, abagombye gutanga inkuru yo kuvuka kwe barabaki? Bari abayobozi ba Kiyuda. Ibashira ku ruhande. Turi kujanirana. Irangije abanyabwenge bariho bakurikira. Isanga abantu baramamaza neza iyo nkuru, ni abanyabwenge bafatanije n'abamarika bahehe. Kuko abamarika baramanutse bicara ku misozi ya hehe. Ikiyobozi cy'Ikiyuda cyamaze gushirwa uruhande. Yohana arahaguruka. Yohana amaze guhaguruka yari yarakebwe ku munsi wa 8 kwa Zakariya. Yari yarigishije imyaka 12 yitwa umwana w'amategeko. Iby'Ikiyuda yari abizi neza, ariko igihe kigeze cyo guhamagarwa kwe, Imana imaze kumushyira ku murongo kugira ngo aburire igitambi cyanze kumwumva, acurikaga na hehe. Asigamo yashize ku ruhande kugira ngo Yohana bari ujya gusohoza imigambi y'iki? Imana. Abayobowe n'umwuka arabahamagara. Yesu nawe wari wihishe mu Kiyuda, arimo ariko ategereje igihe gikwiriye. Ahengereje asanga ku Kiyuda ntacyo cyamumarira, ahubwo asanga aho umwuka w'Imana guri ni hasi hehe. Byanditswe batubwira ngo umunsi umwe Yohana atanga umuburo mu buryo budasanzwe, ngo umuburo urazamuka ugwa mu kibanda cya Yosefu, ngo Yesu asezera ku babyeyi, amanukana n'abo uwo mudugudu aje gusaba Yohana iki? Yari ayobye itorero. Hari ikintu kigora abantu, yo wigishije abantu badasabira mu mutima, batari mu mwuka w'Imana, kumva ibintu biraruhanye. Ariko bari mu mwuka w'Imana uvuga bike, umwuka akababwira ibingana iki? Byinshi. Uriya Yesu witwa Imana wemeye kwihangana akavukira ahantu habi, yaragombye kwakirwa n'igitanda. Ariko kuko kitagihagaze ku byera by'Imana, bituma ajya kuvukira ahantu hagayitse. Turi kujana? Muri icyo gihe ajya kuhavukira, abayobozi b'igitandi bashizwe hehe? Uruhande. Anabanza kwihangana kugira ngo igihe cye kizagera abanze yigishwe na. Turi kujana? Yigishwe n'abantu baramwigisha ibyo batagenza ute. Basoma ku mpapuro gusa ariko bitagenza ute. Bitabarimo. Umuntu yaremwe mu buryo bw'ubuhanga.
umuntu biroroshe ko yavuga ibitagenze bitamuri. Arangije noneho Yesu arakura, Yohana atangira kumuteguriza, ariko kuvuga ngo hari uzaza ryari. Hayi Yohana nawe ajya guhaguruka mu gihe cye ngo ikiyuda cyari cyaramaze gushirwa hehe bituma bahamagara Yesu nawe ahengereje, ariko jambo naringezeho areba kwiriya hitwa ku rusengero atari Imana ishakirwa, ahubwo kishakirwa hehe abamanutseyo. Agezeyo Yohana ngamwitegereje amubonamo kwera kw'imico atigeze abona mu wundi muntu. Amaze kukwitegereza amanuka Yohana umwuka we ukururana n'uwa Yesu, amurebye asanga nta cyaha agenza ati kuva yabaho. Yohana abona aramwegeye, aho hari abantu bari kwihanishwa bari kwatura ibyaha. Yesu araza aramwegera ngo nanjye ndaje kugenza ute. Yohana abona n'umukiranutsi uje. Yohana yirebye uko asa n'uko ari n'imiterere ye, abona ahubwo uwuje ari ugomba kuja muri Yorodani agahindukira akabatiza ni Yohana. Byari birashoboka byose. Yohana we niko yabibonaga, kandi Yesu yamubwira ngo Yohana manuka noneho nge ngubatize. Yohana yaragenza ati kuko Yohana yaravuze ngo ninge wari ukwiye kubatizwa nani. Gusa Yesu yabivuga ntiyari kubyemera. Ninge wari ukwiye kubatizwa nawe, none uraje ngaba. Yesu ati emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kungana iki. Yesu yashakaga gukuraho ibintu bizatuma batarwanya ubutumwa bwe. Yavuka amaze iminsi 8 ntakebwe, yarararegwa ko yisha amategeko yahawe Aburahamu mu itangira igice cya 17. Yajya kwiyuhiza kuri Pasika atarabanje kwigishwa imyaka 10 n'ingahe nibi. Ubundi se bari kumwigisha iryo jambo niwe waritanze. Iyo arishaho bari kumuzitira bamwerekana yuko atigeze agenza ate yiga. Ibyo nabyo arabyihanganira ngo yari inzira kugira ngo gukiranuka kose agenda kuzu. Igihe kigeze kuko hari habonetse impindura amatwara, umubatizo wabuke gusa n'ucuye igihe hataye uwo kwibizwa mu mazi, asanga agomba gutangira ubutumwa nawe abanje kugeza ute kwibizwa. Mukurikirane ibyo bintu. Aramanuka araza asaba umubatizo, bamumatiza mu mazi. Yohana yumvisha amubwiye ngo emera ubikore kugira dusoze gukiranuka kose. Umuntu uri mu by'umwuka rero ntagwanya undi uri mu mwuka. Ahita byumva bwangu aramwibiza. Ijuru rigenza ute riramukingukira, umwuka wera mumanuka mu ishuro y'iki y'inuma. Data wese aravuga ngo data wa twese aravuga ngo uyu mwana wanjye ngo nakagenza ute amwishimira. Yohana ati Mesiya nabwiwe ndamubona. Turukujana mu gihe hari hashize indi myaka myinshi, turayita ingahe, hari hashize indi myaka 30, umugabo witwa Simiyoni amaze kwipfira. Ubwiye bajyaga kwandikisha Yesu akamufata, umwuka uri muri we ugakurana n'uwa Yesu, kuko yari yarabwiye ngo ntuzapfa utarabona umwami Imana. Nicyo jambo gusa yari yarabwiye. Akomeza gusenga ati ubwo Mana wansezeraniye ngo ntinzapfa ntarabona umwami Imana uzamunyereke. Ageze mu busaza Yesu bamuzanye Yosefu na Mariya ngo abana baze kwandikwa nkuko abandi bandikwa, aramufata. Hari n'abandi bana baba bari kugenza ute baragutambuka barafata. Amufashe yumva umwana we ntagagenza ati asanzwe. Umwuka mutera kuvuga amagambo ati noneho mwami Imana urasezerera umugaragu wawe iki arambwiye ngo urupfu rwangiye kugira ruze nuko nzaba maze kubona umwami Imana. None ko namubonye ngo uri mu biganza nta kindi ngirindiye ku isi, sezerera nigende. Nta yindi myaka Simiyoni yongeye kubaho, kuko icyo yarategereje yaramaze kugenza ute icyo gikomangoma cyari kimaze kubonana nabo. Turikujana ariko abandi baramureraga bakamubona nk'umwana ngiki, bitewe nuko nta mwuka wari ugenza ute. Urabona ko uhereye igihe yari yavutse bari bashizwe hehe ku ruhande, none se bari baramufata bakamenya uwo ari we, bigeze bamumenya. Yohana rero kuko yari asezeraniwe ngo azamubona, amurebye aramumenya, anahabwa n'ibindi bimenyetso bituma nahamya ngo ngiyi intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari hehe y'abari mu isi. Imana nayo iramurebera amubwira ngo nagutumye kubiteguza. Icyo nagutumye ni ukubiki integuza. Hajya umusirikare ubwo bamutumye umuntu ngo ajye kumufunga akaba amaze kumuzana abagifite akazi. Yo wabaye umusirikare w'ikigoryi umukuragira ayawe utari wayabona. Ubwo tubivuze nk'abakongomani, abakwiriye gukora ibihe byose akigufataho, yashaka akakwirirwa n'umunsi muzima akagutoteza kugeza igihe aye agenza ati
yamara kuyibikaho noneho akaza ari kumumurikira sebuja ati uwo bantumye ngenze ute. Sebuja ahita amubaza ati se ibyawe yabikemuye ati yagenze ute, ukaba yaramwigishije neza. Noneho nawe amaze kurangiza akazi yari yaratumwe kari ako guteguriza uzaza ryari hanyuma, kandi uzaza hanyuma yari yamaze kuboneka. Amaze kuboneka mu mwuka wera, amaze kubigaragaza gutyo, amaze guhamya ngo ni intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi, yarabonye uko abonye Mesiya. Yesu ajabuka mu mazi ari kuja hehe? Umubatizo nawo ngo Satani yari yaje kubizizaho n'ikinya nigitubwiye, kuko ngo yahoraga mugenza runono kugira ngo arebe yuko umurimo we wo gucunguza azatuma gutagenza utagerwaho. Yahoraga mugenda abona arajabutse yerekeje hehe? Mu butayu. Satani anagenza ute? Baragiye gusabira umurimo we, nicyo cyari kimushaka. Ngabona yaragifite amafamu hira n'imbaraga, aravuga ati nzagutega imbaraga n'inzara bimaze kugufata. Muzasoma ngo yamuteze ku munsi wa 40 amaze guhinduka bya jambo riboneka muri Yesaya 55. Ishusho yamaze guhinduka ari umuntu utana kwifuzwa, niho yamwegera mugerageza. Yesu amaze gutsindira iyo ibigeragezo ahuye nabyo murabizi uko ari bitatu yamugerageresheje, abitsinze aza ari guhamagara intumwa atangiye iki? Umurimo. Abwo mbonetse noneho ibijyanye noneho bimaze gutungana, wanegurizaga nta kazi. Ibyanditswe biravuga ngo nukumubwira ngo narambike intwaro hasi niwe bamwinjije mu nzu y'imbohe. Rukuja akazi ka Yohana kari kagenze ute? Yararajya guhinga se. Ubuzima bwe bwari ubwo guhamagara abantu ngo baje mu ngoma y'Imana, anateguriza uzaza ryari hanyuma. Uwo yategurije amaze kugenza ute? Akazi kari karangiye. Muzasoma serivisi chrétien ngo niko bigenda. Y'abayoboke b'Imana bakoze umurimo wayo bakawugeza ku rubibi rw'ubushobozi. Imana ikaba yaravuze ngo kora uyu murimo ukawushorera ukawugeza ku rubibi rw'ubushobozi. Mwikurikizaho rya jambo ngo nawe ikakubwira ngo rambika intwaro hasi, ikavuga ngo urupfu rw'abakunzi be n'ubugiciro cyinshi. Ubwo iyo ni intumwa iba yamaze gukora ikageza ku rubibi rw'iki? Ibihembo by'intumwa yakoze igatunganya byose ni urupfu, ikaba igiye kuruhuka. Umurongo mu byahishe ugasohora ngo hahirwa abapfa bapfiriye hehe? Mwe mukajya gukora ikiriyo mugashingura muri rati tubuze umuntu, ariko Imana izi ikigenza yakoze ararangije. None ubwo amaze kurangiza asabeho ndakazi, akwiriye kuba agiye kugenza ute? Nicyo cyatumye Yohana afungwa, wari mubyara wa Yesu ku mubiri, kandi wari integuza ye, wamutegurije cyane akamuvugaho byinshi. Anafunzwe Yesu ntiyajya kumusura muri gereza, kuko Yohana hari ibibazo yagombye kubariza Yesu muri gereza byagombye gutuma Yesu akora intervention akamukuzamo. Yesu arabyirengagiye yamusura. Umuntu icyambere ni mubyara wawe, afungwe ntujye kugenza ute? Ni integuza yaguteguje, ni pasitoro nanone wakubatije. Murukura ibyo bintu bahuriraga. Yari mubyara we mu buryo bw'umubiri cyane, yari pasitoro wari waragenza ute? Waramubatije. Nanone turukujanirana ikindi mugomba kumenya, yari umwami we. Turukujana ibyo byose ayo masano yarabahuzaga, ariko afunzwe Yesu ntiyagenza ute? Abigishwa ba Yohana kuko aribo batemberaga bakanashakira Yohana kari butamire, banaza no kumuha amakuru ari hanze. Bageze baramubwira ati wa muntu wigeze kubatiza umunsi umwe, wareba ari guteranya ibiterane, abarwayi bari gukira, ari gukora ibitangaza. Atari ikindi ko wahamyaga ngo niwe Mesiya, ukavuga ngo niwe wagutumye, kubera ko ataza kukureba mu nzu y'imbohe. Yohana biramushidikanisha, ituma batuma ngo bajye kumubaza. Turukujana ufungwa ni ikibazo. Niwe wahamije ngo ni intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari hehe? Amubonye amanuka, yamubonyemo kwera kw'imisha atigeze abona ku wundi muntu. Ijuru rirakingutse, ijwi rivugira mu ijuru rirumvikana, arahamya ngo ngiyi ntama. Atariko mujye kumubaza niba ari we cyangwa niba tugiye gutegereza. Turukujana ushidikanya kwari kumaze kumuzamo. Baje Yesu abareba, bageze mu giterane Yesu arimo baricara. Bamaze kwicara baravuga ati ariko dufite ubutumwa dutumwe na wa mugabo Yohana, wa undi pastor wawe wagenze ute? Wakubatije. Wa undi wavuze ngo uri intama, none aradutumye ngo mbese ni wowe Mesiya cyangwa dutegereze uruzaza. Ubwo butumwa bari bazagenza ute?
Yesu arareba asanga kubasubiza mu buryo bwahuranije atari ikintu amenyereye kandi ntacyo byabamarira, arababwira ati nibabahe intebe mwicare. Abagabo bahera mu gitondo bicaye bategereje iki? Igisubizo. Ari nkanjye nawe kuko twatsibuka vuba tuba twarikubanuye tugataha. Ariko intumwa zikunze kwihangana, zigira umwuka wo kwihangana, baricara, aravura, akiza ibirema, akiza impumyi, akora ibimeze bite, arigisha, arabwiriza, saa sita zigeramo, saa kenda zigeramo. Igisubizo cyaje nimugoroba, nacyo kidahuranije, kitagiye ku mugambi w'icyo yababajije, icyo bamubajije. Bigeze ku mugoroba n'abigishwa baramutebutse, baravuga ariko bari abagabo bicara, ntabwo uzi uko hari ubutumwa bakubwiye uzabashubije. Yesu yari yabyibagiwe, yarebaga mu mitima yabo, akareba na wa wundi uri mu nzu y'imbohe umutima w'uko uteye. Yesu arangije arababwira ati nimugende mumubwire ngo ibirema biragenda, impumyi zigenze ute. Icyo nicyo gisubizo bari bashaka. Ni wowe Mesiya cyangwa dutegereze iki? Undi ningo ninjye Mesiya cyangwa mugende mutegereze. Nicyo yakagombye gusubiza kandi icyo bari bakeneye. Ariko arababwira ngo mugende mumubwire ngo ibirema biragenda, impumyi zigenze ute, zirahumuka, ibipfamatwi bigenze ute, birumva. Abagabo ati basi ubwo nibwo butumwa turi butange nta kundi. Turi kujana baragenda bamuteye umugongo, bamaze gutera nk'intambwe ingara, bavuga ngo kandi munamubwire ngo hayurwa uw'ibyanjye bitazagenda ute. Ngo ngiryo ijambo ryafashije Yohana. Iryo niryo jambo ryafashije nde? Yohana ngamenya yuko Yesu yemeye yuko agwa mu nzu y'iki? Y'imbohe. Isaha nawe yari kwegereza y'ibirori kugira ngo igihanga cye gisabwe nacyo kidafite undi mumaro, gusa kigiye kunyura mu nzira yo gupfa azize iki? Ukuri. Yohana ke kaba kagenza ute? Kararangiye. Igitambi gihagaze gite? Turi kujana kuri rogito jambo. Ubwo igitambi icyo gihe mu rupfu rwa Yohana cyari cyarashizwe iruhande ke. Imana itanagikeneye ngo gisoze imigambi ya Yesu rero yaratangije itorero rye, arangije ahamagara abagabo 12. Muri abo 12 yakoranaga nabo, yigisha abantu benshi, abwiriza ibiterane, akabirarika se ngo ku isabato muzaje Yerusalemu. Hari aho mwigeze gusoma hamwe yararikaga ibyo biterane, abibwira ngo ndababwirije ariko gari amararika, noneho ku isabato muzaje hehe? Yerusalemu. Gusa icyo yakoze kimwe cyo yashakaga ngo kimenyekane, ni igihe habaga haje abagwaye indwara zikomeye akabakiza, barimo ababembe, kuko zari indwara zitakiraga, arangiza akababwira ngo mushake ituro. Muririmbe. Mose nawe yarari bategetse, ariko ntabwo ari ngibyo murariha, murishira baki. Yesu akibemera se? Murishira batambyi, kiri kimenyetso yuko mwagenze ute. Nabo bamenye uko mu Isirayeli hari umuga, hari ufite imbaraga yo badafite. Icyo nicyo Yesu yabikorera. Turi kujana. Yesu aramaze kubatumiyo, bageragaho bagatanga iki? Ituro. Igihe kigeze Yesu nawe ahangana nabo. Turasoma Matayo 21 atubwira ngo iki? Matayo nanone twumve icyo Matayo nawe aza kutubwira. Matayo 21 ndahera ku murongo wa 23. Nawe yinjira mu rusengero kandi cyari kimugenjeje ko ari kugira ngo nawe ajye gukora umurimo. 21 umurongo wa 23 aravuga ngo yinjiye mu rusengero, abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwoko bazaho ari yigisha, baramubaza bati ufite butware ki bugutera gukora ibyo? Ninde wabuguhaye? Tugujana 21 umurongo wa 23. Ntabwo ariko Bibiliya zanyu ziri kuvuga. Ndasubira mu bimurongo. Yinjiye mu rusengero, abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko baza hari yigisha, baramubaza bati ufite butware ki bugutera gukora ibyo? Ninde wabuguhaye? Yesu arabasubiza ati nanjye reka mbabaze ijambo rimwe.
nimurinsubiza nanjye ndababwira ubutware buntera kubikora. Kubatiza kwa Yohana kwavuye he? Ni mu ijuru cyangwa ni mu bantu? Ndukujana bashakaga kumenya aho ubutware bwegeze. Naho arababwira ati none mwabagabo ko bari musanzwe uko mwizera gukeba. Ndukujana Aburahamu yahawe umubatizo wo kugeza ute? Wo gukeba. Ngo umugabo wese utakebwa umunwa w'icyo yambariye azakugwe mu bwoko bwe. Siko inyandiko ivuga. None kubatiza kwa Yohana havuye ni mu ijuru cyangwa ni hehe? Ni mu bantu. Uri ku murongo wa kangahe? 24. Aravuze ngo kubatiza kwa Yohana kwavuye he? Ni mu ijuru cyangwa ni mu bantu? Nuko biburanya mu mitima yabo bati nituvuga yuko kwavuye mu ijuru. Aratubaza ati niki cyatumye, niki cyababujije kumwemera? Yohana arabwirije ntibagenze ute? Singuyu umurongo urakweretse Yohana yabwirije abatambira n'ababwiriza cyane ariko ntibigera bagenze ute? Nabo babyumvisha babate ibyo Yohana yakoraga bigaragara ko byavuye mu ijuru. Nitwemera ngo byavuye mu ijuru aratubaza ngo ni iki cyatumye mutagenze ute? Nituvuga yuko 25 nituvuga yuko kwavuye mu bantu dutinya ko abantu batugaya kuko bose bemera ko Yohana yari umuhanuzi. Nanone nituvuga ngo kubatiza ko kwavuye he? Mu bantu. Abantu bizeraga Yohana bakavuga ko ari umuhanuzi baratugaye. Turubujana abasomyi ku murongo wa kangahe? 22. Niko gusubiza Yesu bati bitubizi. Urumva ukuntu abagabo bamutega barasubiza ngo nitugenze ute? Nawe arababwira ati nuko rero nanjye simbabwira ubutware buntera gukora ibi. Nanjye sinirirwa mbabwira ubutware bugenze ute? Arakomeza ngo ari kiri mu bitekereza mute? Habayeho umuntu wari ufite abana babiri asanga umukuru aramubwira ati mwana wanjye genda uhingire uruzabibu rwanjye. Nawe aramusubiza ati ndanze. Maze hanyuma arihana aragenda. Se asanga uwa kabiri aramubwira cyo. Nawe aramusubiza ati ndagiye data, ariko ntiyajayo. Muri abo bombi ninde wakoze cyose ashaka? Cyo ni ikindi kibazo bashatse. Baramusubiza bati n'uwa mbere. Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko abakoresha b'ikoro n'abamarayi. Urumva ijambo avuze? Ndababwira ukuri yuko abakoresha b'ikoro n'abamarayi bazababanziriza kwinjira mu bwami bw'Imana. Dore Yohana yaje muri mwe agendera mu nzira yo gukiranuka ntimwamwemera, nyamara abakoresha b'ikoro n'abamarayi abo baramwemeye. Ariko nubwo mwabibonye mucyo ntimurakihana ngo mumwemere. Nubwo ibyo mwabibonye ntimurakihana ngo mugenze ute? Yesu ubwo nawe yaratangiye ubugorozi mu Kiyuda ngo arebe ko yarihwitura nibura cyemera amagambo y'Imana bongere bareke gupfa uruvugo mu by'umwuka. Turi kujanirana ahubwo bazuke bagendane nawe kunyamira. Abigishije kuri Yohana. Yohana yarabakebuye kenshi ariko ntimwagenze ute? Abakoresha b'ikoro n'abamarayi abo bagenze ute? Na rubanda baramwemera ko ari umuhanuzi. Turi kujana turongera tugasoma ngo umunsi umwe aratembera anagaye kuri yanzu umwuka yamaze kumuhishurira ibiri gukorerwayo. Yaragiye ku rusengero amaze kugerayo asanga abagabo bariyo. Urusengero bararuhindanije barugize iguriro, bari kuvunjisha bari gucuruza. Abarabireba asanga ari sakirire gitakwemerwa mu nzu yase. Bageze n'igihe bakora ibibiringa nabitya aravuga ati aho kubashobora nimba dono za simi bashobora reka mbazingi nzingi kiboko mbakubite matatanye. Turasoma ngazingi ikiboko. Bamubonye yahindutse ukundi abegereye babona yuko indoro abareba itari kubasiga amahoro bariruka. Yubika ameza yabo agenza ati arabatatanye. Arababwira ngo iyi nzu yiswe inzu ya tata, inzu yo gusengerwamo n'amahanga angana iki yose, ariko mwe mwayihinduye isenga ry'iki. Abambere bagombye kubahisha urusengero barabatambye ariko ntibari bakagendera no mu mategeko agenga urusengero, nayo bari barayasiriba. Arabahendahenda abahwitura igihe kirekire. Igihe kigeze Yesu nababonana ni abigenza ati wifuza byose 618 618 uwifuza byose ku iherezo yaje kubigenza ati ubwo byari bimeze bityo abonye bigenza utyo aravuze ngo
aravuze ngo une pitié divine paraît sur le visage du fils de Dieu tandis qu'il jette un dernier regard sur le temple et sur ses auditeurs. aravuze ngo impuhwe z'ubumana zongeye gusa n'izigaragaye ku maso y'umwana w'Imana ubwo yongeraga guterana akajisho gaheruka ku rusengero n'abarusengeramo. guhaterana akajisho kagenza ute? Abanyarwanda nibo ndabaza ikibazo. Umuntu aramutse avuze ngo narebye gusora ubuheruka, abashatse kuvuga ikibona ifasi. ubwo batazongera kuhagaruka byiteka. Urakoze. Uyu murongo tumumva kimwe. Impuhwe z'ubumana zaje ku maso ya Yesu zimujeho, aravuga ati ariko reka nongere ndebe y'ubugenzi ute uvuga ngo ntazongera kureba y'iki ukundi. Aterera akajisho ku rusengero n'abagenza bati aha arakomeje ngo la voix brisée par l'émotion il s'écria avec des larmes amères. aravuga ngo ijwi rye rishenjaguwe n'ikiniga. turi kujanirana ryari rishenjaguwe ikiniga. ararangurura abogoza amarira ashaririye. yari amarira ageze ate? Jérusalem, Jérusalem, tu dis les prophètes et tu rapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu les sembrer tes enfants comme une poule, les sembrer ses poussées sous ses ailes. Et vous ne les avez pas voulu. Nibwo yavuze ati Yerusalemu, Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye bagutumweho. Ni kangahe nashatse? turi kujanirana. Ni kangahe nashatse guteraniriza hamwe abana bawe nk'uko inkoko ibundikiriza abashwi bayo amoya yayo, ariko ntimunkundire. Ntimugenze ute? Paravuze ngo c'est ici la rite qui précédait la séparation. Uru nirwo rugamba rwabanjirije gutanduka. Uru nirwo rugamba rwabanjirije kugenza ute? Burya Yesu nawe yari yiteguye gutandukana n'abaki ubutazongera kugenza ute? Hari ijambo turi gushaka ryo gusanisha ikiyuda n'ikidivanti. Yesu arabagoragoye, amaze kubagoragora aravuze ngo Yerusalemu iri yarivuze ngo ari ubugenzi ute? Ubuheruka. atereje akajisho ubuheruka areba urusengero atari rwo gusa n'abagenzi ute? mwica abahanuzi mugatera amabuye bagutumye. nakomeje kenshi gushaka kubateranya delesambure tes enfants, guteraniriza hamwe abana ba nk'uko inkoko ibigenzi ikabundikirisha abaswi amoya ya ariko nimugenzi ute? ubwo nirwo rugamba yahanganye nabwo ruheruka rubanziriza kugenza ute? ubwishwi bye ryashenjagurwaga n'ikiniga, anarira n'amarira ashaririye. les larmes amères. Le cœur de Dieu lui-même semble se répandre dans cette lamentation du Christ. Umutima w'Imana nawe ubwayo wari waje kwifatanya nuko kubogoza amarira kwa Yesu. N'umutima w'Imana nawe ugenza ute? uramanuka irirana n'umwana wayo. Parakomeje ngo c'est la Dieu mystérieuse de l'amour divin si pleine de longanimité. Kwari ugusezera kubwira urukundo rw'Imana ariko rwuzuye mu rukundo. Kwari ugusezera kubwira yaraseze hakurya. Pharisiens et Sadducéens étaient également muets. Abafarisayo n'abasadukayo turi kujanirana. Abafarisayo n'abasadukayo ngo bari impumyi. Jésus l'appela ses disciples à se préparer à quitter le temple. Yesu yibutsa abigishwa be kwitegura gusohoka mu rusengero. yibutsa abigishwa ati bugisaha igeze ute? ko tugiye gusohoka hehe? tukaruvamo. turi kujanirana tukaruvamo. non pas comme un vaincu chassé par des adversaires. tutaruvuyemo nk'uhizwe yirukanywe n'abanzi be. ntabwo turaruvamo tumeze nk'uhizwe yirukanywe n'iki? n'abanzi be. mais victorieux de la rite yashize son embre. ahubwo turaruvamo tumeze nk'abaneshi barangije urugamba banarangije n'umurimo. turaruvamo tumeze nk'abaneshi barangije urugamba barangije nanone n'iki? umurimo bari barangije wari uwo kuba buri. turawurangije ntacyo tutakoze ngo tubakize birananiranye. twe kuvamo tumeze nk'abatsinzwe ahubwo tuvuyemo nk'abaneshi n'umurimo tugenza ute? turi kujanirana. Yesu abagenza ate? ubuzira kuzongera kugenza ute?
ariko aravuga ngo kuko Imana ikunda burya yanjye icyaha igakunda abanyabyaha. Iminsi ye igeze yo kubambwa kwe asanga ko ari ngombwa ko agiye gusezera ku bigishwa be. Muribuka mu ijambo yabasezera babwiye ngo mbasigiye umurimo, banamaze guhabwa umwuka bararabwira ngo mujye guhera mu ntama zanjye zageze namwe mujye kugerageza. Mu rukundo rw'Imana yari yarabitayeho. Abanyabwenge bagerageje kugira ngo barebe ko barahwitura ikiyuda cyibuke gishakishe Mesiya, kirananira. Integuza Yohana aragerageza, birashoboka. Yesu ari kumwe n'abigishwa be kuko bagatara akabegura umurimo mu buryo bwuzuye, nawe aragerageza, birashoboka. Wagerekaho no kuri ikiniga kiba cyinshi, umutima w'Imana uramanuka nawo urirana n'uwandi. Arababwira ngo igihe kirageze dusohoke he. Hari ikintu tugomba kumenya ngo abayuda ngo bari bamenyereye ijambo rivuga ngo urusengero rw'Imana, urusengero rw'Imana, urusengero rw'iki rw'Imana. Yesu igihe yabirukanaga abatatanya yari ababwiye ngo iyi ni yiswe inzu ya data yo gusengerwamo n'amahanga agenze ute yose. Ariko mwe mwayihimba isenga ry'iki yarayirengeraga. Abonye kuyirengera bitagize icyo bigeraho, abasezera arababwira ngo inzu yanyu muyisige bari iki. Izo mvugo zombi muzitandukanye. Uko dusoma ibyanditswe ngo mu isoko imwe ntihavamo amazi asharira nageze ati. Imvugo ya mbere nivuga ngo ni inzu yanyu gatatu, ariko kugira ngo ayitunganye ayigarurire kwera kwayo baramunaniye, arababwiye ngo ni inzu yanyu. Kandi ngo mube muri no kubiha agaciro. Ubwa mbere ubwo yayiharaniraga ashaka ngo igarurirwe kwera kwayo, abahwiture babongere bakiranukira Imana, yayise ngo ni inzu yande ya data yo gusengerwamo n'amahanga agenze ute yose. Nubwo mwayihimba isenga ry'abambuzi, mwayihimba isenga ry'abambuzi mukayihindura ivuriro, mwihane kugira ngo mwisubize kwera kwayo. Aragoragora bagenze ute imyaka myinshi, bamaze kunanirana. Uwo murimo yari ari gukora ni mu myaka 3 n'igice gusa. Bamaze kunanirana none abasezeye uheruka aravuga ngo inzu yanyu muyisigi wari iki biswi yabo none kuko nta mana yari ikiyirimo. Imana niyo yabaye iya mbere. Muzasoma Ezekiel ngo yagiye yerekwa abakerubi baheka intebe y'Imana, bahetse Imana bayisohoye igeze mu rusengero ku muryango yigendeye. Imana isohotse na yigenze ute barorera gutamba bakwimbika ati turi bene Aburahamu. Mwibuke igihe yigishije iby'ububata baravuga ngo ntitwigeze tubimbata y'uwo ari we ungana iki, turi abana bandi Aburahamu. Urukumva ukuntu bazamukaga ku giseku tibumenye ko Aburahamu uwo wahawe iby'Imana niwe wabyaye Isaka abyara Yakobo akomoka n'imiryango 10 n'ingahe, nibo batwembwe. Cyari igishitsi cyo ngicyo. Amaze kuvuga rero yuko ari abana b'Imana, ibyo bamaze kubimwemeza, turi kujana. Yesu we arabareba abona ko atari abana bande, yarababwiye ngo muri abana ba so uwo. Yabaye muri abana ba Aburahamu, wamukiranuka nk'uko Aburahamu yakiranuka, kandi mwamwumvira nk'uko Aburahamu yageza gute yumvira. Yaberekeje kuri Satani, mujya muri abana bande ba Satani. Yesu aragoragora bigenze ute yarananirana. Iyo dusomye ibyahishuwe bitubwira iki? Bitubuha ubutumwa bw'igitereko cya karindwi aricyo Lawudo wandikire marayika w'itorero gira wita amen, umugabo wo guhamya ukiranuka. Turi kujanirana wita amen, umugabo wo kugeza ute inkomoko y'Imana ageze ute. Aha ya Lawudo nayo igiye kuboneka ngo ntituri butindiye ngo twiriwe twasoma, iboneka nayo ifite umwirano. Turakize, turatunganiwe, ntacyo tugenze ute. Iyo Laodikiya niyo isobanura abadivantizi umunsi wa kangahe bahawe amahirwe angana iki menshi. Byatumye mu byatugomba ngo nawe Gaperinamu mw'abadivantizi umunsi wa kangahe bahawe umuco ungana iki menshi. Rero ibitabo bafite by'umwuka w'iki ariko mukaba mutarawugendeye. Bya bintu bibiri bisa, ikiyuda n'igiki
ni ubuhe buhanuzi bwavuzwe ku gitereko cya karindwi? Twese twizera yuko itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ariryo rigomba kurangiza umurimo, ntibisimbuzwe ibya munani. Ni buhanuzi ki buvugwa ku icyo gitereko? Turi kujanirana nibwo dushaka ngo tubumenye neza. Turasubira mu wifuzo byose nanone 266 haravuze ngo les pharisiens d'aujourd'hui comme les contemporains du Christ ne connaissent pas l'heure de nouement. Abafarisayo banone nk'abo mu gihe cya Kristo nabo ntibaza amakene yabo. Hari abafarisayo bibereyeho mu gihe cyane, ariko ngo nanone hariho abandi bano nabo batazi iki amakene yabo. C'est à eux que s'adresse ce message. Nibo babwirwa ubutumwa ngo parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ukuvuga uti ndi umukire ndatunze ndatunganye ntacyo nkenye. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Utazi kuri umutindi, umuhanya n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Je te conseille d'acheter des mains de l'or éprouvé par les faits. Ndakugira inama ngo ugure izahabu yatunganijwe mu ruganda, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de sa nudité ne paraisse pas. Kugira ngo wambare isoni ry'ubwambure bwawe zitagenza ute? La foi et l'amour sont éprouvés par les faits. Kwizera n'urukundo nibyo zahabu yatunganijwe mu ruganda. Birane beaucoup qui ne distinguent plus l'or et qui ont perdu de leur riche trésor. Hariho benshi batazi gutandukanya izahabu kuko ibyo bakaba baratakaje ubutunzi bwabo bw'igiciro. La justice de Christ est pour eux une robe jamais portée. Gukiranuka kwa Kristo kuri bo ni ikanzu batigeze bambara. Une fontaine à laquelle on n'a pas touché, ni isoko batigeze bakoramo. Gukiranuka kwa Kristo kuri bo ni ikanzu batarakageza. On voulait leur dire bakagombye kubwirwa bati je contre toi que tu abandonnes ton premier amour. Icyo mugabo n'ukoretse urukundo rwa bajari rwa mbere. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Nuko ibuka wavukagwa, repente-toi, wihane, et pratique de tes premières œuvres. Nuko kora imirimo nk'iyambere. Sinon je viendrai à toi, je casserai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te répandes. Nutabikora nzaza uri muri gitereko kitabaza cyawa uretse gusa n'ugenza uti ngiryo abantu badahishurirwa ku gitereko cya karindwi. Ubuhanuzi bubwirwa igitereko cya karindwi si uko gisimbuzwa icya munani, ahubwo ubuhanuzi buratubwira ngo nibatihana izaziteru sinzi niba aka kantu turi kuja icyo kungayaho nuko waretse urukundo rwawe warya. Ibuka aho wavuka ageze ute? Nutabikora nzaza ngenza ute? Nguri igitereko kitabaza igitereko kitabaza ni iki? Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo w'ahantu wa 19. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 19 twumve igitereko kitabaza ni iki. Haravuze ngo nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibirikurikiraho, hanyuma nubwire ubw'inyenyeri indwi izo umuranye mu kuboko kwanjye k'uburyo n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri indwi nizo bamarayika b'ayo matorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Ibitereko by'amatabaza 7 niyo matorero angahe? None ubuhanuzi buravuze ngo nutihana nzaza nkuriki nzaza nkuri igitereko kitabaza kama yubonye rimbwire mu yindi mvugo. Ni ibintu byumvikana. Ibyanditswe biravuze ngo nuko ibuka aho wavuka genza ukora imirimo vyajyanye nutabikora nzaza turi kujana. Ikigira umumaro ntabwo ari izina igiti cyitwa, ahubwo ni imbuto kigenza uvuze byose. Kuko izina ry'igiti ntabwo ryagikiza kurimbuka cyangwa gutema ngo gishirwe mu muriro kitaramutse kiteza imbuto zikwiriye rya zina cyagi. Ellen White none amaze kwitegereza ikiranga itorero, amaze kucyitegereza noneho kuko icyambere baba bagomba kugenderamo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abadivantiste bagerwa kuwuhe munzani? Tubaze igitabo cy'ibihamya twumve umunzani baba bagerwaho. Hari umunzani bashobora kugerwaho wa testimony wa gatanu. Ibihamya umuzingo wa gatanu urupapuro rw'aho rwa 455 hari ijambo rivuga ngo
God has called his church in this day. Aravuze ngo Imana yahamagaye itorero Imana yahamagaye itorero ryayo muri iyi minsi. As he called ancient Israel, nkuko yahamagaye Israel yake to stand as the light in the air, kugira ngo bahagarare nk'umucyo mwisi. Imana yahamagaye itorero ryayo muri iyi minsi nkuko yahamagaye Israel yaryayo. Urumva ni ibintu bibiri. Israel ya kera aricyo kiyuda, nanone irongera ihamagara itorero rya none aricyo badivanze z'umunsi wa kangahe urikujanama. By the mighty level of truth, the message of the first, second and the third angels. Aravuze ngo ikoresheje imbaraga y'ukuri ariko butumwa bwa marayika wa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu. He has separated them from the churches. Yabanje kubatandukanya n'andi matorero. Ibatandukanya n'andi maki. Icyo ni icyambere. Kongera rero akajya kwihuza nayo yandi matorero yabanje kubatandukanya na yashakaga se ngo bazabe, yashakaga ngo bazasubireyo. Icyo nicyo cyambere yakoze. Ishaka kubatandukanya nayo matorero. And from the world, kandi banza kuba ibatandukanya ni ibakuye mu isi, to bring them into a sacred nearness to himself. Aravuze ngo irabahamagara ibatandukanyije nayo matorero ibakuye mu isi kugira ngo ibiyegereze babe bugufi bwayo. Uri kujanirana icyo yashakaga kugira ngo ibiyegereze banabe bugufi bwayo. In fact, he has made them the depositarians of his love, and he committed to them the great truth of the prophets of this time. Aravuze ngo yabagize ububiko bw'amategeko yayo. Uri kujanirana yabagize ububiko bw'amategeko yayo. Abanaribo iha ukuri gukomeye k'ubuhanuzi bukuranye n'iki gihe. Niwe yanahaye n'ukuri gukomeye bukuranye n'ubuhanuzi bwari byari. Urumva iyo bakuye icyambere mu kubatandukanya n'amadini ikabatandukanya n'isi. Bakaba ubwoko buri hafi ya ikabikoreza ibyayo kugira ngo nibarangize babeho bayikiranukira bagendera mu kuri kw'ijambo ryayo. Kongera rero nabo gucurika bakifatanya n'iki n'isi, bakongera bakifatanya n'iki. Niko kaga nanone Abisirayeli bagenze Elena White amaze kubireba 6:6 avuga ngo iki. Ibyo Elena White amaze kubireba amaze kubona bigenze gutyo 461 mu kigisho kivuga ngo itorero umuco w'isi. Yararebye avuga iri jambo rivuga ngo what can I say to arouse our churches? Nakora iki ngo nkangura amatorero yacu? Ni igiki nakora ngo nkangura amatorero yande? Bakangura uri maso. Amaze kwitegereza abona amatorero y'ubwawe ya Kidivantisi yamaze gusinzira. Abona ibitotsi mu by'umwuka bibarimo. Arangije aravuga ngo nakora iki ngo nkangura amatorero yacu? What can I say to those who have acted as a prominent part in the proclamation of the last message? Aravuga iki? Nabwira iki abantu bagize uruhari mu kwamamaza ubutumwa buheruka? Ni igiki abo bantu nababwiye nabakorera? Uri kujanirana the Lord is coming to reveal the testimony down not only by the lips but by the life and character. Aravuze ngo umwamaraje nibwo buhamya bukwiriye gutangwa atari ku minwa gusa ahubwo mu mibereho no mu mico. Uri kujanirana ubwo nibwo kuvuga ngo umwamaraje wenda nibyo byabakanguza ariko nabwo buhamya utari ubwo ku minwa gusa ahubwo ubu bwahehe mu mibereho na hehe. Imibereho yanyu igaragaze ko Yesu agiye kugenza ute. Imico yanyu nayo igaragaze ko Yesu agiye kugenza ute kugaruka. Noneho yarakomeje anakomeza kwerekana yuko buriya bwoko bwanyoye ku soko nziza bunywa amazi meza yari amazi y'urubogobogo ariko andasigaye bayatobesha iki. Bisobanura ngo bahawe ukuri kw'ijambo ry'Imana kuzima kwagombye gukiza bari mu isi ariko barangije bavangira rya jambo ry'Imana kugira ngo abasigaye babanyweshe amazi ageza atobetse y'ibiro. Ariko nabumishe no muri iki gihe
unakomeza kuvuga nabo bavuga ngo turi ubwoko bw'iki. Ellen White ibyo ngibyo amaze kubibona asanga nta yindi nzira yabahwitura kuko bakomeje kwirata ngo barakiranuka n'abatunzi baratunganiwe. Asanga ari inama eshatu z'umugabo wo guhamya zikwiriye gusanga abanyaraho wenda zo zizabahwitura. Zo amaze kuzereka yasanze bizagenda biti. Inyandiko z'ibanze, igitabo cy'inyandiko z'ibanze, wumve ngo ho amaze gusanga bimeze gutyo yasanze bizagenda biti. Urupapuro rwaho ni urwa 270. Yasanze ko ari ngombwa yuko izo nama zijayo, ariko asanga izo nama bizagenda biti. Randitse ngo j'ai demandé ce qui signifie l'équilibrage que j'avais vu. Nabajije inyeganyega nari nabonye icyo isobanura. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable de l'église à Rhodesie. Nza gusubizwa yuko yatewe n'inama y'umugabo wo guhamya wohererejwe abanyarahodokiya. Ce conseil on l'a son effet sur le cœur de celui qui la reçoit. Il ramènera à exalter la vérité. Haravuze ngo iyo nama izagira amaherezo meza mu mutima w'uzayakira. Iriya nama izagira amaherezo meza mu mutima w'uzagenza ute? Uzayakira. Kandi izatuma ashira ukuri hehe? Hejuru. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Bamwe ntibazayemera. Iriya nama niza naho ntibazagenza ute? Ils les combattront, bazayirwanya. Et c'est ce qui produira l'équilibrage parmi les peuples de Dieu. Ibyo nibyo bizatera inyeganyega hagati mu bwoko bw'Imana. Ibyo nibyo bizatera inyeganyega hagati mu bwoko bw'Imana. Byari ngombwa yuko itorero ry'Imana riba hari rimwe, kuko twavuze ngo nanone inzira zimaze kubizingana iki nyinshi. Twakagombye kuba twese abateranye n'abari hakurya n'abandi twese duteraniye hamwe. Ni impamvu ki tudateraniye hamwe. Nikuja Ellen White amaze kwitegereza ibyo asanga ngo abazakira izo nama bazizagira amaherezo meza umutima uzakiriye. Bamwe bazaguka bazirwanye bazange, nibyo bizatera inyeganyega hagati mu bwoko bw'iki. Hakurya agiye kwitegereza yitegereza 271. Aravuze ngo le nombre de ces groupes avait diminué. Umubare w'iyo nteko wari wagabanutse. Uko bari bangana batari ntabakingana kwa kundi bagabanu. Quelques-uns avaient été éliminés par l'équilibrage et laissés les rodichener. Bamwe bari bakuwemo nishungura maze batakara iruhande rw'inzira. Basigara iruhande rwa hehe? Abonyemo imigabane. Hari abari bashunguwe kuko gutakira inama batakara iruhande rw'inzira. Bamaze gutakara iruhande rw'inzira, ariko ikibiteye kimwe ngo ni inama batagenza ute? Batembe. None se byari ngombwa ubuhanuzi bwo bwerekanaga ko mu kidivanzite hazabamo ibice. Urikuja mu isengesho Yesu yasengeye abigishwa be, Yohana igice cya 17 yaravuze ngo bose babumwe nkuko uri umwe nanjye data. Niba bumwe muri twe, abisi bazamenya yuko ari wowe bagenza ute. Iryo sengesho cyatumye kuzura n'ikindi. Ellen White ni Imana w'umwuka w'ubuhanuzi. 137. Ellen White ni Imana w'umwuka w'ubuhanuzi, ari cyatumye iri ritaza kuzura. Aravuze ngo dans le dessein de Dieu, l'église devrait être encore composée de croyants et de sacrés dans la foi et la pratique. La Bible est à son manuel. Aravuze ngo mu mugambi w'Imana itorero ryagombye kuba umubiri umwe ugizwe n'abizera bari umwe mu byo bizera no mu byo bashira mu bikorwa. Itorero ryagombye kuba nk'uko umubiri uri ugizwe n'abizera bari bangahe? Bari umwe mu byo bizera no mu byo bashira hehe mu bikorwa. La Bible est à son manuel. Bibiliya akaba ari ibindanga kwemera yabo. Elle devait procéder le Saint-Esprit pour le diriger et le soutenir. Iryo torero ryagombaga kugira umwuka wera wo kuriyobora no kurishigikira. Le monde serait le champ où exercer ses efforts évangéliques. Isi nayo ikaba umurima bazakoresha n'imbaraga zabo zivugabutumwa. Mais l'histoire révèle que cette église a été morcelée à l'infini. Pourquoi? Ariko amateka yishura yuko iryo torero ryicagaguye mu duce twinshi tutagira iherezo. Mbese icyabiteye n'iki?
niko ibyanditswe bigenza ute bagombye kuba umwe nk'uko isengesho umukiza asabira abigishwa be ariko ibyanditswe biravuze ngo yicagaguye biki muje mu nyandiko z'ibanze ratubwira ngo hari udutsiko twinshi dufite imyizere ya kidiva hicagaguye icyabiteye ni iyo barayitanga lorsque les hommes se sont détournés de la foi qui a été transmise on sait une fois pour toutes Jude 3 les péchés et l'apostasie ont suscité des divisions dans la communion chrétienne déjouant ainsi les frères originaires de Dieu envers l'église aravuze ngo igihe abantu bateraga umugongo kwizera rero bahawe rimwe mukurikirana kaka igihe abantu bateraga umugongo kwizera rero bahawe rimwe nk'uko tubisoma muri Yuda 3 aho turi bushake aho tuhinira wenda mu gitabo nanone bita les souffrances l'amour et le retour glorieux de Jésus-Christ mu gitabo bita imibabaro urupfu no kugaruka mu cyubahiro kwa Yesu Kristo hari ikimenyetso yerekanaga gishobora kuzaheruka ibindi aravuga ati cyo ni mukibona muzamenye uko ageze bugufi ndetse ageze hehe ariko ibimenyetso twigishizwa burya ntabwo ari ugukwira kw'ibyaha biba mu gipagani rujana ntabwo ari ugukwirakwira kw'ibyaha biba mu gipagani ahubwo ni amahano agenda akorwa n'abiyitirira ko babwiriza ijambo ry'Imana paje 51 paje 51 ndetse turaza kubirinduka 50 nanone na kabiri turagenda dusomamo amagambo make cyane aravuze ngo duhereye kuri 50 tubirinduka kuri 50 aravuze ngo une dernière théorie mystique que nous mentionnerons mais qui n'était pas moins la plus répandue et que chronologiquement nous aurions dû placer en premier lieu. C'est celle qui fait du second avènement du règne spirituel de Christ sur la terre, du l'ère millénium, période pendant laquelle aurait eu la conversion du monde. Aravuze ngo imwe mu nyigisho y'ubwiru ishishana cyane dukwiriye kumenya ni inyigisho yimbika cyane kandi izaba gikwira yerekana uruhererekane kandi katujana ku murongo wa mbere ugira kugaruka kwa Kristo ingoma y'iby'umwuka hano ku isi izabaho nyuma y'imyaka 1000 turikujanirana cette théorie qui n'est enseignée ni ripare dans les écritures iyo nyigisho itarigeze yigishwa ahantu na hamwe mu byanditswe et qui se heurte en tous les passages déjà cités kandi izagenda itsimbarara ku mirongo yose yaje kuvugwa comme assez doit être encore kandi yuko inagomba kubaho nanone a été exposé pour la première fois dans une théologie anglaise ariko yaje gutangwa nanone n'abantu bize ibya théologie y'abongereza kujanirana et a été depuis adopté sans examen attentif kandi yakunze kubahirizwa hatabanje kubaho gushishoza kwitaweho par un grand nombre de théologies évangéliques nitabwaho n'umugabane munini w'abateologie y'ibibwiriza butumwa byiza. C'est évidemment de cette erreur moderne haravuze ngo ni mu buryo bugaragara bw'icyo kinyoma cyabaye iki gihe devenu populaire cyamaze kuba gikwira qui se sont sortis ces interprétations mystérieuses au moyen desquelles on rapporte les déclarations formelles des écritures relatives de la seconde apparition du prince de la vie. Aravuze ngo ni muri ubwo buryo hakoreshejwe ubusobanuro bw'ubwiru butumvikana bwerekeza ku mvugo ikomeye ariko idahuza n'ibyanditswe byerekeranye no kugaruka kw'igikomangoma cy'ubugingo au moment de la mort mu gihe cy'urupfu ou à l'acte de la conversion cyangwa mu gikorwa cy'ihinduka uwo manifestation isolée de Saint-Esprit cyangwa mu kugaragara k'umwuka wera ou encore dans certains pays cyangwa nanone mu bihugu bimwe au manifestation de mormonisme et de spiritisme ubwo hazaba hagaragaye abashigikira kandi bakagira abagore benshi ubwo hazaba hagaragaye abashigikira kandi bakagira n'abagore bangana iki hari abazaboneka bashigikira kugira abagore bangana iki
abashigikira, hari ababagira, hari n'abashigikira kugenza ute kubagira, ngo ndetse bakanagwanirira n'imyuka. N'ubwo iyi mvugo yaje kuvugwa, ibyanditswe baratubwira ngo nimusoma mu Baroma baratubwira ngo nubwo bazi yuko abakora ibigenza ute bakwiriye kugenza ute uretse kubikora ubwabo bashigikira n'abagenzi, kuko hari imvugo mw'iyi mitwe yose igomba kuboneka mu bakidivantiste, umutwe ushishana mu bigusumbya ibindi nuzaza ushigikira kugira abagore bangana iki. Ellen White yarabonye. Noneho abenshi batazi no kubyisobanuraho, uramubwira wamubwira ngo uri umupoligami, akakubwira ati umupoligami ufite abagore bangana iki, kuko azi yuko utazi gutandukanya poligame na poligami. Poligami ni umuntu utaba afite ariko ushigikira abagenzi ute aba bafite. Poligami, hariho poligame na poligami. Poligame ni umuntu ufite abagore barenze umwe, wamwita ngo ni umupoligame cyangwa umupoligame, niho muracyumva neza. Turi kujana uwo ni umugabo, abivugwa ari umugabo ufite abagore barenze umwe. Yari umugore nawe ufite abagabo barenze umwe, bamwita polyandre. Polyandre uwo ni umugore ufite abagabo barenze umwe. Nimukurikirana amategeko yo hanze mu bihugu ubu abagore bamaze guhabwa uburenganzira bw'umugore bwo kugira abagabo barenze umwe. Niba ari abagabo babiri cyangwa batatu, bose bagatanga inkwano zabo, bikemerwa n'ubutegetsi bw'ubujanirana ko ari abagabo b'uwo mugore, bagahuza umutungo bakamwubakira inzu, bangana kumwubakira inzu bagashiraho orere y'ibihe bazajya bamutahira kugira batazahuriramo. Ayo ni amategeko amaze kwemerwa n'iki. Abo ni abagore baburaniye uburenganzira bw'abatabagabo, natwe baraduharika, natwe dukwiriye kugenza ute ubaharika, kuko ako mu gihe cyane bakagomba gutera intambwe ibihugu bigenza ute. Bimwe byamaze kubyemeza ati noneho niba umugore nawe yemerewe kugira uburenganzira bw'abagabo barenze bangahe umwe, ariko kuko abagabo ari abanyembaraga banarwaniramo, amategeko bashizeho abagengana ukuvuga ngo nibahuze umutungo bamwubakire, bagure ikibanza bamwubakire iki inzu. Nibamara kumwubakira inzu noneho baje ibihe byo kugenza ute orere, umenye ngo uyazaba arimo guhera iyi tariki kugeza abataje undi agenza, ariko baba bazwi yuko bose ari abagabo bemewe n'amategeko. Ubwo nayo kwisi uwo mugore nk'uwo rero ufite abagabo barenze umwe niwe mu gifaransa bita polyandre. Umugabo ufite abagore barenze umwe bamwita poligame. Turi kujanirana. Nanoneho rero wa wundi uri mu nyigisho ishigikira abafite abagore benshi ariko we ntabagenza ate bamwita poligami. Turi kujana izo mvugo ukwiriye kujya mumenya kuzitandukanya. Nani bo bamwe nkuko mwene data ari kubyumva muri kumva haku arakwereka wa mugenzi ugasanga we nta wagenza ati bene data se bayita umupoligami, hari uwo mfite uwo si poligami ahubwo ni poligami, uko atagenza ate arayishigikiye. Turi kujana Ellen White ragiye kwereka aravuga ngo ariko uwo mutwe nawe uzagenza ute uzaza gushigikiye kugira abagore bangana iki. Nisimuke tugira aho duhindira haramusenge uja kuri 54. Quelle n'est donc pas la force de la parole du Christ appliquée au sujet de ceux qui est devant nous lorsqu'il dit alors si quelqu'un vous dit niyihe noneho ntambwe y'imbaraga y'amagambo ya Kristo yerekeza kuri iyi ngingo iri imbere yacu ubwo yavugaga ati alors si quelqu'un vous dit nihagira ubabwira uti le Christ est ici, Christ ari hano où il est là cyangwa ari hariya, ne croyez pas, ntimukamwizere. Matayo 24:23. Il ne semble pas qu'on puisse ignorer dès qu'il est ici question. Aravuze ngo ahangaha bigaragaza ko tudakwiye gusuzugura ko hatari ikibazo.
ntitukwiriye gusuzugura ko hatari iki ujya ikibazo kiri hano kirahari. Hari abazakubwira ngo Kristo ari hehe, ari hano cyangwa ari hari. Voilà, je voulais prédire. Aravuze ngo nari nsimbutse. Aravuze ngo le Seigneur continue en effet. Umukiza arakomeza ati voilà, je voulais prédire. Dore narabibabwiye. Si donc on vous dit bababwira ngo les voici dans le désert, dore ari mu butayu ntiyare point ntimukajeyo. Les voici dans les lieux retirés, dore arahiherereye nerekuwaye point ntimukamwizere. Si à l'extrémité du monde, niba kumpera y'isi, kumpera y'iki, vous attendez les mormons, muhumvishije abashigikira abagore benshi cyangwa bakagira abagore benshi. Kumpera y'isi niba muhumvishije, ubu ni ubuhanuzi buri kuranga igihe. Nimubumva qui s'intitulait les 7 derniers jours, bakiyitabera mu minsi igenze ute. Iyo bakoranirije abana kufungura bavuga ngo abana bacu ni abaki. Siyo mvuga isanzwe. Abana bacu ni iki? Nabe. Bakiyitabera mu minsi y'imperuka. Epfo aravuze ngo vous direz les voici dans le désert, maze bakababwira ati ndora ari mu butayu. L'ordre de notre Seigneur est itegeko ry'umwami wacu ni ngo niyarempwe ntimukajeyo. Et si vous entendez dire au nom de la chaîne, kandi nimubumva bavugira hejuru yo ku ruhimbi bati les voici dans les lieux retirés, dore ahantu iherereye. La seconde venue du Christ est spirituelle, kugaruka kwa kabiri kwa Kristo ni ukumuka. C'est le moment de la mort, ni igihe cy'urupfu. C'est celui de la conversion, ni igihe cy'ihinduka. Nerekuwaye mpe nabo ntimukabize. Nimubona ku mpera z'isi nabo hahagurutse abashigikira abagore bangana iki, abo ntimukagenze ute, ntimukabizere. Isomo riheruka, isomo riheruka Yesaya funde icyo aratubwira. Yesaya 5:9. Yesaya 59 umurongo wa 13. Wumva uko Yesaya aratubwira. Reka duhere kuri 12. Arakomeje ngo Yesaya aravuze ngo Yesaya 59 umurongo wa 12 ni isomo riheruka. Mukanguke wenda kugira ngo mumenye ko tugiye gusoza icyigisho. Erega ibicumuro byacu bibaye byinshi imbere yawe. Ni Yesaya wabireba asanga ibicumuro byacu bimaze kuba byinshi imbere y'iki y'Imana. Erega ibicumuro byacu bibaye byinshi imbere yawe, kandi ibyaha byacu ari byo bidushinja. Umushinja ni ibyaha by'abandi, ndetse ibicumuro byacu turi kumwe nabyo, kandi no gukiranirwa kwacu nako turakuzi. Ibicumuro byacu turi kumwe nabyo, gukiranirwa kwacu nako tugenza ute. Pawulo yaravuze ngo mbese nimwimenye keretse mubaye abagenza bati 13. Turacumura kandi twihakana Uwiteka, turateshuka tukareka gukiranukira Imana yacu, tukavuga iby'agahato n'ubugome, twibwira ibinyoma, tukabivuga tubikuye ku mutima. 14. Imanza zitabera zisubizwa inyuma, no gukiranuka guhagarara kure, kuko ukuri kwaguye mu nzira, kandi gutungana ntibubasha kwinjira. Yitegereje umurongo wa 14 avuga ngo imanza zitabera zisubizwa hehe? Inyuma. Izakirwa n'izirere n'igihe cyacu. Imanza zitabera zisubizwa inyuma, no gukiranuka guhagarara hehe? Kure. Ngo kuko ukuri kwaguye mu nzira, kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Ni ukuri koko, ukuri kurabuze, uretse ibibi aba umunyage. Ukuri nako kugenza ute, urabuze muri isi. Ariko Imana ifite abakwiriye guhagararira uko kuri, bakakwerekana kuko kugenza ute, bakaranga inzira. Yitwa inzira y'ababandi, yitwa inzira ikwiye kugenza ute yo kwera. Ngabacumura bazayinyuramo, abandi imitima bazayinyuramo. Burya twitandukanye no gukiranuka. Gukiranuka tukuzane hafi, kugira ngo buri wese akubone kandi akugenderemo, kugira ngo ubwo umutaza mukuru agiye kugaruka azasanga abantu twara barangiye inzira nyayo. Turi kujanirana
twarabakuye hagati mu mahuriro y'amayira tubereka inzira bakwiye kugenza ute kunyuramo, tubarangire neza ibyapa birangira abagenzi. Ubwo inzira zibaye nyinshi, inzira y'ukuri tuyerereze. Iyo nzira y'ukuri ntabwo ari iy'abagendera ku ndongozi, ntabwo ari iy'abasibanga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo ari iy'abashyigikira abagore bangana iki benshi. Umuntu avuga ngo ariko ngo babikoze batagenza ute. Ibyanditswe bivuga ngo iki? Umugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka ntabikore azakubitwa inkoni zingana iki? Uwari utabizi nawe ni nyinshi, oya wenda wazasomera. Ibyanditswe bivuga ngo umugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka ntabikore azakubitwa inkoni nyinshi. Uwari utabizi nawe agakora ibikwiriye kumuhanisha azakubitwa kubera ko adasonewe. Ibyanditswe bikagaruka ngo abakoze ibyaha batazi amategeko, abakoze ibyaha bazi amategeko bazakirwa urubanza rugenze ute. N'abakoze ibyaha batazi amategeko bazarimbuka badahowe iki? Kubera iki badakize? Témoignage muri medio yaravuze ngo il y a des péchés commis par l'ignorance. Hari ibyaha umuntu akora abitewe n'ubujiji, ariko nubwo aba ari ubujiji ntabwo byitwa gukiranuka, binakwiye guhanisha nyira. Turange neza inzira abagenzi kugira ngo bamenye aho bagomba kunyura, ngo ndetse iyo nzira tuyitegure neza ngo kugira ngo ibirema, niko inyandiko yavuze ngo bitasitara. Muzasoma umurongo kugira ngo iyo nzira tuyitegure neza ibirema bitagenza bitasitara. Noneho twongere dukomeze amava agenza ati asukuma n'amava atenebutse, abafite imitima itinya nabo tubereke inzira bagomba kugenza ute. Ubwo urujijo rubaye rwinshi dukura abantu mu rujijo kugira ngo umutahiza mukuru naza azaza asange twarakoze umurimo udukwiriye, atubwira ati nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri rike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wanjye. Mama biduhere ubuntu mu izina ryayo. Amen.